Ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabategura igice cya mbere cy'umukino Umuranzi w'ikinyoma, wanditswe na Niyitanga Jean Paul, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Amahitamo ya muntu niyo nzira y'ubuzima tunyuramo uhereye duciye akenge kugeza tubaye bakambwe. Ingaruka z'amahitamo yacu zituma bamwe tuba dutya abandi bakamera kuriya. Abahisemo kubakira ubuzima ku musingi w'ikinyoma kigamije ihaho ritaharaniwe rero bashatse barya kagabuye aho gushakira indonke mu gucuruza umuranzi w'ikinyoma kidatinda kubatamaza. Erega burya disi ikinyoma ntigihabwa intebe kabiri. Dukurikira umukino. Umva sheri, reka ndeke gukomeza kwirengagiza Sonia kandi arimo kumbwira ko ashaka cyane. Ihangane njye kumukingurira, dore anyohereje message ko yaheze inyuma y'igipangu. Nakundi nyine ubwo wamushyitsi wawe nyine atumye tutiganirira. Shahoze ukuntu numva nkigukumbuye sha divine wanjye. Ariko rugema nawe rakabye. Oya sinkabye. Bose kuva mu gitondo kugeza isaha turi kumwe ko kurungura urukumbuzi rutashize. Mva divine yewe. Kubiza urukumbuzi nkugirira rujya rushira sha. Niyo twamara n'imyaka 100 nirwashira nkanswe kuba tumaranye udusaha tungahe. Maze ndumva nakata imodoka tukisubirira mu rugo nyine nkakurazanye. Yego ko. Ubata ujye kuraza umugore wawe disi we. Igihe tuzasubira ikindi gihe. Sibyo se rugema mugabo mwiza. Reka ngende dore Sonia yarongeye arampamagaye. Sibyo shusho. Bye sha. Akiri kibizo basi. Sha nakundi nyine gendere. Ariko nyine ndumva ameze nk'umuntu utaguheruka sha. Nibyo. Wagira ngo hashize nk'ukwezi ntakubona. Ubasise. Nyine wanyemereye ko ejo n'inzu uzanyakira. Nyemerera sha divine wanjye. Nibyo ushaka? Yego sha. Gahunda kwemereye. Yego sha. Urishimye? Ariko nyine umenye ko ugomba kuza ufite ibirungo by'urukundo birenze by'uyu munsi. Sibyo? Ibirungo? Ubwo ushatse kuvuga iki bebe? Ibirungo by'urukundo nyine. Ubwo si icyo utumva ni iki? Sobanurira nyine. Muri make nyine uzazi wanjye maze kubikuza agatubutse. Dore uyu munsi ntabwo wabigenje neza nk'uko bisanzwe. Se nibyo? Nibyo ubwo wavugaga? Nibyo rwose. Yewe humura, burya gushakira amafaranga kuri Rugema ni nko gushakira amakoma mu rutoki. Ibyo yewe wagusupfa kuba unyemereye ko nzaza noneho nubona nje mpagaze nabi uzangaye pe ngikiye Rugema yewe. Umva se ndabikunze n'ukuri. Urabizi? Nanjye ndakwiyeguriye wese rwose. Wow. Ejo uzihereza icyo ushaka cyose mu byo Rurema yangabiye. Okay. Ibikunezeza kuri njye byose ejo bisirirwa ari ibyawe. Yewe ndumva butinze gucya pe. Nibyo. Manze ndi burare ndota umunezero uzampejo. Abaye. Birinde kuri tutaraparika imodoka rero itaza kukurenza umuhanda.
umva sheri bayi dore soni harimo kuza yerekeza hano kandi rwose sinshaka kumenya ibyanjye nawe bayi nahejo ubwo se ugiye utamaye ikindi kibizo bebe ariko winyereza rwose mukundwa oya ngaho basakira ngaho genda rero bayi Divine kumbe bakomeza unjijisha ngo uraje naho wibereye mu ngwatira n'umugabo mbega wowe umva mbese ingwatira suzibonye warwana we reka kunjijisha se nyine ubusa mpingutse hariya ntare ibyo mwari murimo ndanyisuhuriza bite se sha ni sawa wese bite gusigaye warigeze idolari uziko kubona bisigaye ari nko kubona kibona umwe we vadi ndaboneka da ubuse ntumbonye uretse kunyibageza ariko banza umbwira iby'uriya mugabo mwasomaniraga muri kiriya kimodoka kitabona nawe mbega nawe imodoka shasoni uri inshuti yanjye ntacyo naguhisha ndabizi nyine uriya mugabo yitwa Rugema naho umukire rero urimo kunshoramo imari muri iyi minsi buriya twirira ngo iwanjye kuva mu gitondo amaye none se we muneza mwaratandukanye utambwira ko wamukatiye n'ukuntu wari umuharaye muneza se namurega sha n'ukuntu umukunda nabizi se ko ariwe musore wujuje ubwiza nkeneye ku musore w'inzozi zanjye kandi uretse n'ubwiza ko wari umusitari mu mukino wa basketball bituma nterwa ishema no gukundana nawe none se kuba urimo kumuca inyuma wa gikobwa we mbega wowe sha muneza ndamukunda pe ni mwiza aseka neza afite indeshyi ikwiranye n'iyanjye afite igituza nkunda afite intoki ndende nk'izi zanjye noneho biriya byanwa bye rero mwana we ahubwo uramwungumbuje wacyana we umva uburyarya ariko ndamugukumbuje kandi buri umuca inyuma wa kiryarya we koko shasoni ndakumva burya ngo ntabyera ngo de bimeze bite muneza nubwo ari umusore mwiza abakobwa bose bo mu isi bamwifuza afite akadefo kamwe kananiye kukihanganira kandi igihe cyose azaba akigafite nzahora muca inyuma rahira akadefo nyabakise gatuma uzahora umuca inyuma utambwira ko muneza ari ikiremba ikiremba pepe ese ikindi ni iki kuri iyo ngingo muneza ahagaze neza rwose niyo muntu utunganya akandinganiza agatana bishaka none se akadefo uvuga afite gatuma uzahora umuca inyuma n'akaye sone ndakumva muneza afite defo y'ubukene butamwemerera ko nyiharira wenyine koko uriya ni nayo mpamvu ahora nyinginga ngo dukore ubukwe tubane nk'umugabo n'umugore nkamuhakanira ibase ni ukuri abandi twabuze abasore bafata icyemezo cyo kudukwa ngo twereke ababyeyi ibirori wowe ntushaka ubukwe ubukwe se ni ibiki ngewe divine n'ubu bwiza ni iki kimero n'iyi ndeshyo n'imiterere ituma nigarurira imitima y'abahirwe bo muri uyu mujyi bakanyorera inote koko urumva nawe kwemera kujya kuba imbata y'umugabo mwe ngahore none se urashaka kuba umugore w'abagabo bangahe ngewe nyuma yo kwisobanukirwa narahiye ko ntazigera nsezerana kubana akaramata n'umugabo uwo ari we wese nubwo yaba atunze ibya mirenge nako nubwo yatunga ibya ba mirenge batanu sinasezerana kubana nawe akaramata ubwo se amaherezo yakazaba yahe amaherezo yahe se nyine umva soni ndakumva nkubwire ngewe divine ndi umukobwa mwiza udakwiye kujya kuruhira mu rugo ibifate mu mutwe ngomba kubyaza umusaruro ubwiza Imana yampaye nkarya ubuzima mu mafaranga y'abayagwije ubwo ibyo nibyo umaze iminsi uhugiyemo bikaba byarakubujije kugaruka ku ishuri ngo wige urangize kaminuza ngo urimo kurya amafaranga y'abagabo koko uko mwe murimo kwiga ze ngo muzashake akazi babahemba amafaranga ngewe nkaba maze kugwiza abayamba nta kizamini cy'akazi nkoze urumva mwene kabiri nagaruka mu ishuri kuhamara iki
akira sha Yunda press zawe sha Niko kanongere rimwe arongere rimwe mushyiramo hatari kabisa Niko yewe tata we ariko sha Niko uzi gusimbuka wa Rwanda we uzi kuri hafi kujya urusha gupima muri paniye mwana shawe nshinyagurira sha urumva nasimbuka gusumba niyo ndeshya yawe mane icyakora wampindeshye nk'iyo yawe wanza nawe umukinnyi wa mbere mu Rwanda muri basket kabisa shawe iyo gihorere indeshye se shaho imariye ikirona ntarabuze ikipe mu mahanga ngo niba urimo amafaranga agatubutse sha umura wangu igihe nikigera tuzafatisha mane simbizi ubu ntibyagutungura ejo bundi habubutse igikipe cy'igihugu kikakugura ugahita uhinduka miliyoneri ugashyira kubita gutyo za direct zawe nyine ariko nanjye buriya nyasaba imana ngime nk'ayo mahirwe wenda wasanga na Divine yahita ava ku izima akemera ko dukora ubukwe nkamweguka ariko shamune umva maze iminsi nshaka kukugira inama ushaka kungira inama ariko nkabura aho mpera kandi none uzanye inkuru z'urukundo rwanyu rero reka mbonereho umva reka ikiri hari nambaro uyishyize nambaro uyishyize hasi ubundi mbanze kugira inama nta kibazo none amasaha tukiyafite rwose rwose nguteze amatwi ngaho mbwira ukora ndagaguhera ko munera ndakumva rwose Jackson sha uretse gushaka kwibabariza umutima koko iyo urebye ubona kiriya cyo kizakegukana ese ako se uretse kumbaza ubusa ubona ndi umusore mubi se ku buryo Divine yambenga ntabwo uri umusore mubi rwose icyo ntabwo aricyo kibazo ufite none ariko nyine nakubeshye mbona uriya mukobwa ari ku rundi rwego mani sinzi niba utabibona urwego ruhe ariko naho urifugira rwose yego ni mwiza ibyo ntawe utabizi ariko nyine si we mukobwa wa mbere mwiza ubayeho kuri ino si nabanza ari mu ba mbere tu kandi abeza bose babayeho bari bafite abagabo ngo bimenye uwa Divine rero ashobora kuba ngewe da nyamara mbona kwegukana Divine bizakubiza icyuya umukobwa winginga ngo mukore ubukwe akakubwira ngo ntakunda ubukwe uwo mukobwa kuko urumva agushaka kuba yaranze ko dukora ubukwe bwo ntabwo wabigiraho ikibazo njye naketse ko wenda byaturutse kuba nta babyeyi afite bo kwereka ibirori nyine agahitamo kubireka ese niyo mpamvu gusa rero cyane gushidikanya nuko yanze ubukwe yarabwanze neza namwinginga ngo areke nibura tujye mu murenge dusezerane ubundi twibanire nabyo akabyamaganira kure warangiza nawe ukajya aho ngaho ngo ufite umukunzi mari umukobwa ugukunda yakwanga ko musezerana mu mategeko kandi abandi ari byo baba baha agaciro kunkunda arankunda birenze pe ibyo byo ndabizi kunkunda arankunda rwose akanga ko musezerana umva icyo nkubwiye Divine arankunda ku buryo agenda aratira abantu bose ko ndi umukunzi we kandi nanjye ubwanjye arabinyibwirerega rwose arabyatura mu kanwa kakambwira ko ankunda ndetse akanabyandika ku mbuga nkoranyambaga ze mani njye biramba mbona ari uburyarya iyo nkwereke uriya mukobwa ni indyarya bya hatari ubwo warabihera he kandi nyine reka nkubwire buriya bwiza bwe butuma abasore bose bamushigukira yewe ariko cyakora uranyebuye rwose uwakubwira abagabo b'abakire abasitari b'abahanzi n'abakiriya b'amafilime noneho iyo bigiye guhuhuka rero iyo bigeze ku bapasiteri abapasiteri nabo ntibatinya kugushwa n'ubwiza bwa Divine
Rahira ko bitazarangira gutumuye mu bukwe bwe n'umukire cyangwa n'umuhanzi w'icyamamare ukagwa muri koma. aya rwose wazongera gukina ute? reka nkubwire ubwo se ariko ngewe ubwiwe n'iki ko mu minsi mike ntazaba nkirigita ifaranga? Reka iyi mpano dufite yo gukina shahu iyo yaguhiye iragabura wabo. Ina ni impano. Iragabura. Bizaguhira ryari. Ubukire rero nanjye ndi umukandida wabwo. Nkamubwira wibuke ko hari abantu batunze amafaranga y'ikigugu mwana. Atari nk'ibi turota ngo ejo dushobora kubona ikipe nzira. Ariko urabizi Jackson. Divine ngiye gukora uko nshoboye kose musigi icyasha kizatuma abagabo bose bamuvaho bakamundekera. Ngo icyasha rwose. Uzamusiga icyasha nyabaki cyatuma abagabo bazinuka ririya hogoza ryahogoje abakire bo mu Rwagasabo n'ab'imahanga. Reka nkubwire wowe mpameza yado abiri yonyine nzakwereka umusaruro w'urugamba ngiye gushora kuri Divine. Wowe bitege amaso uzaba ubireba. Kwanza reka nkubwire iyi weekend igiye kuza igomba gusiga muteze umutego atazasimbuka. Umutego wawe ngombe mucure kandi azawugwamo himbe bizagwa mu kamasho nyamara kandi uzayibona. Nzemera udufaranga afite twose tuhagendere urumva dushirire ariko niyegurira umutima wanjye ushaka ari wende reka nkubwire zaba numva iby'iyo mitego yawe. nyamara uzabibona. Reka nkugire inama mane inshuti yanjye turakinana tumaranye igihe kinini rwose uyu mupira tuwudunda pe. Ibyo urabizi. Niba ushaka umugore muzima ngewe nakugira inama yo kwikundira uriya mukobwa w'inshuti ya Divine. Uriya witwa Sonia rwose. Umuzi se? Uriya mukobwa mbona azi ubwenge kandi agakunda umurimo. Ariko uzi ko burya ku manywa akora ibiraka ku mugoroba akajya ku masomo muri kaminuza kandi ariwe wirihira mane. Ubwo urumva uwo mukobwa atazi ubwenge? Yakarasha warya abasirimu mwaturushije byinshi mwa. Gutese sheri. Urabona ukuntu hoga kurusha inyoga ruzisha mu gihe agenda atinyuka no kuyahagararamo. Yewe si wowe se wanze ko mwigisha sheri. Ubishira zose tumaze gusohokana koko iyo wemera nka kwigisha ntunandusha koga. Iyo nkureba urimo koga nanjye numva bishatse. Ariko wambwira ngo ninagiye mu mazi umutima ukansimbuka. Ariko se wazaretse kuko no kwigisha ko atari we wa mbere nawe nigishije koga. Ubwo umuntu w'umugabo agira ubwoba bw'amazi koko. Ariko ibaze ninaze muri iyi pisine maze nkarengerwa n'amazi nkamira nkiri. Ukabona inzogi iririnze urumva iyo nkuru wabona uko uyibara. Ubwo nyine upfuye ari impanuka nk'izindi zose. Nzapfa rwaje da. Umva sheri mu gihe rutaraza nta mpamvu yo kugwigemurira. Erega burya no kuri ya miturirwa wirirwa hejuru urimo kugenzura abafundi bawe. Naho ahantu kukitura hasi yanzegera bavuga nk'ikirere. Cyakora cy'abenjeneri burya twebwe urupfu rwacu turagendana. Cyane. Hari igihe ntekereza nk'iseri riramutse imfashe ndi hejuru y'umuturirwa nkumva urupfu ruranukiye. Sibyo se nyine. Numva wagira ngo niho rwotera izuba. Yewe ahubwo nyine kuramo ubwo uze nkwigishe koga. Nyine ugira kurya nderaga kurya ugatinya pisine nk'abaturage sheri kandi uri umuntu w'umusirimu. Baretse turaza kungisha mu kanya yewe ibyo ngibyo uri kumbwira by'ubusirimu bireke nsanga ndi umusirimu n'ubundi ahubwo wowe uvuye mu mazi aho ngaho uze maze tuganira akanya gato hari akantu ushaka kukubwira. Uba cya kinyabwoba. Ntabwo ari ubwoba ariko urashaka kumbwira iki se kikubujije kuza koga? Ugako ushaka kunjijisha ngo tuze gutaha utagiye mu mazi. Oya ni ukuri ndaza kujyamo ariko rwose ngwino nkubwire ijambo rimaze iminsi ritsikamiye umutima wanjye. Ngaho kambema nicara hano ukuntu uri gutitira we. Yego ko cyane tirurambeshye. Yego mbona wambasesha urumeza ku maboko yose. Yego ko naho ku rutugu rwama. Wasanga. Yego ko urumeza rumeze we. Ngabira nka ndimo kwigira nawe da. Ngwino. Nikoye karame igira hirya nicaje iruhande rwawe. Yego sheri nyigira ngaho nkubwire. Umva sheri icyo ushaka mu byo nzakikugabira cyongere ku mutima wanjye nakweguriye.
ko nakugabiye umutima se nananirwa kukugabira iby'isi koko. umva ye ubu se ko nagusabye kungurira akazu keza muri uyu mujyi wa Kigali ntibanze kurekura inoti ngo ukangurire kandi ndabizi ntibyakunanira. ahubwo se ubundi nigeze mbyanga. urabyanze nyine. nakubwiye ko nzabitekerezaho. se wabitekerejeho? ubu rero noneho nabitekerejeho rwose kandi uyu munsi mfite igisubizo cyiza kunyura umutima wawe. yewe ugiye kwingurira se? umva najyaga ngusogongeza ku isoko y'umunezero ukavugishwa ariko noneho uramutse unguriye inzu byagenda bite sheri? bana yanjye najya nkwinika mu nyanja y'ibyishimo ndengakamere nkakwinuramo ari uko ubinyisabiye. mva sheri inzu ndayikwemereye. yezu we bana nyagasani sheri agira yambi sheri seri ibyishimo birandenze. ibyo mbega musane ni ukuri kwimana uranezeze kuva nabaho. nibyo se mva kuva uyu munsi ngiye kuguhundagazaho ibyishimo ku buryo uzananyongera akantu gashyashya ko kugendamo. imana ntibinshoboza rwose n'akamodoka nzakaguha. uravugisha ukuri cyane rwose kuko uranezeza cyane uranezeza birenze urugero. gusa mbere y'ibyo byose nawe hari icyo ngusaba. ni igikizi? ugomba kunyemerera ukama ya mpano maze iminsi ngusaba ukaba waranteye utwatsi. musone ndakumva sheri. ubwo ntumbeshye koko? ntabwo mbeshya ni ukuri. njyewe divine mwene kabirigi niyihe mpano nakwima koko? ni iyihe? mbasheri reka kwijijisha. ubwo se wirangagije ko nagusabye akabuto gaturutse mu nda yawe ukaba warakanyimye? byibuke neza. ese niyo mpano wavugaga? niyo nyine. yewe musone ndakumva. ibindi bintu byose byo ku isi nabiguha ariko kukubyarira umwana byo uzabyibagirwa rwose. dive ni ukuvuze rwose ngo byibagirwe? ni impamo y'imana byibagirwa. oya noneho nyumva noneho ntega amatwi. ubwo se nzakugura inzu yo guturamo wenyine nta n'akantu mpekeye koko? ubwo uzi ko niyo mbanamo n'abana banjye 8 ishaje nkaba nkeneye kuyisana. ariko gusa niyo abana bawe ishaje byakubuza kungurira iyanjye nshyashya koko? ariko amafaranga ko uyafite kuki uba wigavura? nigavura ntabwo ari ukwigavura sheri. ni ukwigavura. ariko rwose numva kukugura inzu nta mwana umpekeye bindemereye cyane kurusha kwikorera ikirunga cya muhabura na karisimbi nasabye inyoni agahinga. ngaho nyumvira nawe. ako musone cyishimo ngo hegeye ntibihagije koko? oya birahagije ariko ntibihagije. se ni ibiki? umva rero nkubwire. ntabwo bihagije. umva nkubwire. ndakumva. niba ushaka kumpa inzu uzayime niba utabishaka kandi nabyo uzarorere n'impamo y'imana rwose kumpekesha umuruho wo gutwita no kubyara no kujya kurera bikajya kuncupiza bintesha ubwiza nawe na rurema rwose nk'igishoro cy'ubuzima byo birasa n'inzozi utazigera ukabya na gato. ni impamo y'imana. ngo ni umuruho wo gutwita unkwitiye. muteteri se kampamagaye noneho ni amahorora. ubu wasanga agiye kunsomera dore ko nawe atajya ahinduka ngo amenye ko tutakiri munsi y'amategeko ye. ubundi uriya himwa no kumwihorera. abandi reka noneho mwitabe numve ibintu ambwira. alo alo uraho nta muhungu wa mwene mama? komera shangazi we. komera kumpamagaye se noneho habaye iki? hari umuntu wo mu muryango wapfuye se? ibaze ni ukuri hanyuma se kuguhamagara ubihuje ute no gupfusha ko? nuko nzi ko kenshi njye na divine duhamagara ari uko hari umuntu ugiye kutubikiraho muri famiye wapfuye. yewe none se ko mwanyishyutuye ngo ntimushaka ko gategeka mu byaso abamuhamagara mukanyihorera nagiranye. reka mwihorere nubona hari ibintu bya danje byabaye ujya uturabura da. hatutazashyingira ya mfura yawe ukanga kudutumira mu kirori witwaje ko tutitaba telefone. ubundi namumbera arisenge neza beza mwaze bwira tutavuganye. reka se neza mba ngomba kumenya amakuru yanyu nuko mwanyanze kandi mbakunda. nta rwango dufite ariko shangazi nawe ntugakabye uze koko. ndabizi ko mu nyanga ariko ngenda bakunda ni ukuri. oya pe. wowe gukunda cyane kuko unyibutsa musaza wanjye Kabirigi. koko se? yari ibyaye wese nta hantu namwe mudasa rwose. kandi nanjye burya turaza kuko nanjye nasaga na so cyane. koko? reka no kukwita izina Gatete burya byavuye ku izina ryanjye Muteteri wari ubizi? mbega ukuntu ari byiza.
uwo musaza narahombye kuba ntaramumenye nkuze rwose ngo nyamugurira akabyeri mushimiye ko yabyaye igihungu cyiza. Wisaka noneho aho ntiwibwira ko kabiri yari umusinzi nkawe sha. ubwo raje Izo na nyoko bari abarokore bakomeye cyane. Ahubwo njyewe mpora nibaza wowe na mushiki wawe mwakuyeho abadayimoni bo gukunda inzoga n'ubusambanyi koko. si byo mba navuze shanga ndakwiyamye ibyo bitutsi byawe kandi nibyo bituma tutakwitaba. Aha uwindakarira nta gitutsi ngo ututse navuga ngo ukuri kw'ibiriho. Ntuze akantu k'inzoga n'ubusambanyi uba utambitsemo rwose ntabwo ari sawa. Kwanza reka nze ngukupe nimba umpamagaye ugamije kuntuka. Yewe buretse kukuva nkubwira icyo nari nguhamagariye. Ngaho mbwira vadero wampamagaye ndi hagati y'abajama turi kwisangirira icupa kandi twatanze komande ya mushikake sinshaka ko banshura disi we. Ndashaka ko ikibazo cya mushiki wawe yagize cyatumye akomeza ishuri ngo arangize kaminuza. Niko hari uburwayi yagize bwamubujije kurangiza amasomo. Aho si by'amashuri ya divine urabimbaza ubwo ngubwo ngewe ngo ngusubize iki koko shanga ubwo uzi ko ngiye muheruka. Niko tutamuheruka kandi mubana mu nzu imwe. Yewe weruka inzira muki koko divine amaze amezi 2 yibera muri aparitoma z'abakire nawe ngo turabana. Nahore ubwo no gute divine yatangiza adakodesha akajya gukodesha za aparitoma zihenze kweri. Divine we ntumuzi. Ariko uriya mukobwa agira ubwenge cyangwa yaravangiwe. Ese umuntu ugakuraho amafaranga yo gukodesha inzu z'abaherwera. Yakura se ngenda hazi ariko mbona asigaye acuditse n'ibigabo bifite iritubutse rwose ntahwanye nanjye afite undi ubanza ari byo birimusiga. Ariko mana yanjye uriya mukobwa ntashaka kuturumbira koko. Umukobwa muzanga yigira indaya y'umujyi akifusha ubusa kurera. Iyo bajyaga muri ibyo ariko akaniga wenda iryo shuri ryazagira icyo rimumarira mu bihe biri imbere. Ngabyumve se reka ngo ntazasubira kwitesha umutwe ngo arasoma za modire kandi ifaranga ari mwizanira atarushye. Ariko agahinda si uguhorera koko. Mwabana mwe murambabaza nkabura uko ngira. Ubu koko Sivine nawe ananiwe kurangiza kaminuza yari asigaje umwaka umwe wonyine. Umuntu areka kwiga atabuze minerivare koko. Uzavuga ko imitungo yose yabasigiye bamara iki mutarayikoresheje mwiga. Rega diporome siyo shingiro ry'ubuzima yonyine shanga. Ubu se twese izo kaminuza ko tutazize tuzapfa dushire ntiturya tukaryama se. Uretse muzabona ingaruka zabyo. Sinumva ngo wakaje kugenda uterinda abakobwa hirya no hino. Umunsi bakuzanira mu bana zawe kizabamara ntabwo. Ubwo uraje uranyumvira sike kanze ngukupe Kigali we ndagukopye sha urumva ngo aranyurira nta n'isoni yamamagara rero nakwanga kumwitaba ugasanga yirakaje. Abo bana se n'abanjye ngenyine nimbura ibatunga abanyina bazabatunge sike kandi isubirire kwinywera icupa ubundi mba mwitabiye iki. Mbashaka do mupakire mwegeranya neza n'ivyo bintu. Ayo makarita ni ibintu bimeneka nk'amakaro n'ibirahure maze muyashyira uruhande aho ngaho kugira ngo bigende neza aho kuri urwo ruhande ucyo ubyegeranye neza n'icyo gikarito kigize hino uburyo rwose byose biza kujyamo. Ibyo by'inyuma rero byo mubishyire ahagana inyuma tera beto muze guhita muziramburaho hejuru kwa kuri musanzwe mubikora. Ucyo ndabona bimeze neza rwose kandi mubihambire mubikomeze. Wesha musonera we nikwasha Ariko sha n'amahoni ntabwo uyumva. Kamera rugema we. Yego numvaga amahoni avuga ariko simenye ko ari jye ubwira. Vuga ko ari izo mare zakubujije kumva ahubwo. Bikose urahora neza komera. Usigaye upakira ruva kwayo ukayuzuza sha. Byahise sha. Ko wagira ngo ifaranga urarihinga rikamera sha. Wabere wumvise umuntu yenga amafaranga koko. Burya ariko Musanze tweze ibirayi by'amafaranga byo ntabyo rwose. Tweze ibirayi n'ibireti. None se bite muntu mu. Komera engineer we meze neza. Komera cyane. Meze neza. Nta kibazo rwose. Ariko rugi reka nyimure nicaye muri VT yawe numva kimera disi we.
uba wowe zenguruka nyine ca kuri uwo muryango injirira muri uriya wo hirya uze tuganire sha amafaranga ari musema kweli imodoka inyuma yayo hameze dore komfort icara rero icara ngubwire nanjye imishinga mfite nakugisha inama hari n'ubwo wasanga nguhaye ikirakada ntiyumva ko kuvuga ijambo rizima yego rwose ahangaha nta kibazo duparitse neza niko ngaho rero mbwira iby'iyo mishinga ngira iby'icyo kiraka n'ibicamo nzagura akantu k'abagabo yewe umva iby'ikiraka se wagize ariko rero aho yateretse n'iby'ikiraka rugema ni imodoka mandoga gihanga cyahanze u Rwanda yewe burya amafaranga ni meza pe uretse se ko duhura uri muri bizinesi bagutwaye muri cya ruvakwaya cyawe upakiramo ibikoresho by'ubwubatsi aho ntiwahasanga nawe iyo ukubutse mu mirimo y'ishansi usohokana madamu wawe mu rumodoka rurutugu rwangisha wenda si nk'iyi ariko ndayifite yihagazeho da wumva se nawe rero ibyo gusohoka se shaho uragira ngo abantu bageze muri iyi myaka yacu turacyabijyamo mfasha umunyamafaranga nk'abasaza se none se turabyiruka se wiyohoye n'inkumi zifite amaraso mashya mwasohotse ntiwiyubururamo akantu k'agasore k'intarumikosha ariko ibyo byo ndi umuhamya wabyo kumaze iminsi sohoka n'igikorwa cy'igisupusupu kikandyohereza nkumva ngaruyobo yanja nkibagirwa imiruho cyane imihate twirirwamo buri munsi n'ibyo nahuriye nabyo muri iyi si maze ngataha nabaye urwembe ntemuye numva nabaye icyaremwe gishya iyo nakubwiraga se burya ntuzahere muri bizinesi ngo yibagize ko ukeneye gusunika iminsi kandi nyine abo bana bagusubiza ibuto nibo batuma iminsi yica umukamaro umwaka ugira ngo umaze icyumweru kimwe shaka ese wambuga niba ugira ngo ntubu unakeneye kuruhuka nanjye nyine niko ruge umuntu ufite ishuri rya kaminuza ukagira ibitaro byigenga ukongeraho na farumasi nawe tekereza nyine uko guhuriza izo bizinesi muri aka gatwe kamwe kanjye birakomeye ubwo urumva umugore atunganya imyaka se yabasha kunduhura bene uwo muruhora tuba dukeneye abagitemba itoto tugahuza urugwiro nuko nabo bagera mu mafaranga yacu maze bakayamunga nk'imunga intete z'amasaka naba nawe wenda biyi Musanze ntibahenda ngewe nahuye n'urukobwa rwa hariya hakurya cy'imihuro ariko rugiye kumuraho inote neza arazikaca ukavuga uti ni isizi itashyemo niko se rugiye sinumva se ibyishimo ahubwo tubivoma hamwe nawe ni kimihuru urase nanjye ubonye njya kuruhukiraho n'uwawe kimihuru ariko ni mwiza arakabyara imana ikunda abagabo koko niko rugiye uzi ko no kumureba byonyine bita numva nduhutse ntacyo ndakora reka dara afite ikibuno afite imiterere afite indoro afite mu kanwa amabere y'imitemere umva nako afite byose rero n'uwanjye rwose ni nk'uwo neza aratambuka agatengerana agakubita ibuno hakurya yarigarura waterera akajisho ukabona ateye amabengeza neza mfasha ruge wamunyihereye ko kunguka kandi nawe ufite uwawe ariko ngo urumva uwawe ni mwiza cyane kuruta uwanjye maze ubusigaye narahuzwe umugore wanjye kuko nkararanduhura umunsi umwe wonyine atameze nk'agahinja bebe n'ahandi bebe neza ngo wamumpa ubu ndimo kumugusha neza ngo ndebe yuko yanyemerera noneho akambyarira umwana base nkazamukoraho ku kabuto k'urwibutso ariko ni igitangaza ngo rugema we uzi ko ibitekerezo tubisagiye nanjye nubwo mfite barindwi birirwa banyunyuza imitsi nkenda kubajugunya ngo nigendere icyo gikobwa nakubwiraga urumva kinyemereye kumbyarira ubanza n'icumi nabyemera kikabambyarira bose abana 10 kirasa giteze ko ari nk'indorerwamo umva ariko tuza wumve reka tuve mu by'inkumi zadushaje unyibwira ibyo ugira ko ushaka kundangira shaka ko zaduradusaza byo wanye noneho nako ubwo nyine gahunda nari mfite ndashaka kuzamura etaje nyine hariya muri kaminuza yanjye kandi ubushize wanyubakiye neza ntubise gendeye baho nako kandi rero utampenze nyine nicyo kiraka nakongera nkakiguha ntacyo ariko rugimo rwose humura nzi ko genda utagaye ifaranga reka nkwereke reka mpembe bino bihungu byamfakiriraga nze tunoze mu gira vuba rwose amafaranga se yancika
yaba we yewe data we sheri muneza mune wi bebe humura ni njyewe divine wanjye yewe data we niko ubaye uko nari nikanze ngize ngo baratwibye shusho oya humura bebe muri hoteli nk'iyi nsi irimo se ninde wakwiba wabonye ukuntu ibirinzwe impande zose se none se n'ibiki byihonze hasi mu mbwira uzi ko bituritse nkagira ngo ni isasu sinzi ukuntu mbyutse nibagiwe ko ka kameza kariho inzoga gateretse hano ndibagirwa ndagakoma gahirimana n'amacupa y'inzoga ewe nibyo mutima urikanze neza ndumva utera insigane oya humura sheri humura rwose rero kubera ko ari ubwa mbere nsohokeye muri hoteli zo mu mahanga rero kuva ejo tugera hano nari mfite ubwoba bwo kwiba oya rwose shira igishyika we humura nta muntu watwiba rwose sibyo iyi hoteli nayo ikuzanye munyizi kuko umwaka ushize twayirayemo igihe twazaga inawo twari twitabiriye amarushanwa nyafurika ya basketball ese cyakora abakinnyi murya ubuzima kabisa nibyo se hoteli ihenze ityo kuko ubu mwayiraragamo bakayibishyurira cyane rwose maze ino twahamaze ibyumweru bitatu yako nyagasani cyane pe iyi rero niyo hoteli twarayemo bwa nyuma badusezeraho urumva iyi hoteli ureba kandi iri muri hoteli za mbere zihenze kuri iki kirwa cya Zanzibar yewe biraboneka pe harya ngo ijoro rimwe bazakwishyuza ngahe yewe singiye ikarita iriho ibiciro se tureba hano yewe data we uyashyize mu mafaranga y'u Rwanda ni 2,000,000 ku ijoro rimwe harimo kurya no kunywa koko divine wa kabirigi ayo mafaranga kuri menshi sheri oya ntabwo ari menshi nawe ngo ntabwo ari menshi ntabwo ari menshi rwose ubwo se ushyizemo nijoro ry'ejo ku cyumweru wumva tutazishyura 6,000,000 bebe yewe ikiruhuko cyo muri hoteli yo ku mazi y'inyanja cyakuguye neza none n'iminsi wayibagiye koko iyi minsi nibagiwe sheri none se ntiwumvise ko uvuze ngo ejo ni ku cyumweru kandi ari ku wa mbere ku cyumweru n'uyu munsi sheri uyu munsi si kuwa gatandatu ahubwo ubanza ari wowe wasinze umunezero ukaba utibuka amajoro tumaze hano oya ibuka neza sheri ndabyibuka uyu munsi ni ku cyumweru reka nkwereke ntureba no muri telefone ko handitsemo sande ndebe tureba singizi n'itariki se ntibishoboka none se birashoboka se nibuke neza isubiza ubwenge ku gihe none se harya ntitwageze hano ejo reka nkwibutse neza sheri twageze hano kuwa gatanu ndabyibuka urumva tujya mu kabyiniro urumva neza ibyo ndabyibuka maze kwira turaryama none si ryo si ijoro rya mbere ubwo rero bwarakeye ejo kuwa gatandatu tujya ku mazi turoga tujya kureba inyanja y'ubuhinde tujya gusura ikirwa turagaruka nka saa sita turarya urumva turanywa ubundi turaryama ibyo byose ndabyibuka yewe ariko nari nzi ko byabaye uyu munsi oya sheri ibyo byabaye ejo ahubwo wowe kuva ejo saa 8 wararyamye ntiwakanguka kuki wararyamye rwose ntiwakanguka ukomerezaho nijoro bwakeye nk'ukanguye wanga gukanguka ubu nibwo ukangutse impossible byashoboka se ko nawe maze ayo masaha yose nsinziriye no kuva ejo saa 7 kugeza izi saha yewe se mbivuge ngo nisanga reka ndebe amasaha yego mana nyagasani ndabona ari saa 10 z'umugoroba ibyo uvuga rero nuko byakugendekeye rwose
niyo mpamvu nakubwiye ngo ikiruhuko cyakuguye neza. Weshe rero ni ugusubira i Kigali da iwacu mu Rwagasabo. Yego Divine wakabiriki. Niyo mpamvu numva nshonje inzara nk'iyo umuntu umaze icyumweru atarya rero. Sheri ndakuva ngahajya gutangira umugore wa komande y'ifi banzanire nirire ndumva n'igihe cyo gutaha kirimo kidusatira. Niwumva se ahubwo umbwiye ijambo ryiza Sheri inyuze umutima wanjye rwose. Iyawe wahoraga ubivuga kandi bikaba impamo. Ukaba umugore wanjye nkaba umugabo wawe mu buryo buzwi na buri wese, sibyo? None se ubundi sindi umugore wawe? Hari umunsi bwira nakubwiye ko ari we muhungu wanyuze umutima wanjye wa gihugu cya data bukawe. Igihugu cyasobwe kandi waranze kumubera umukazana. Ariko Sheri mbabarira nkwibarize n'ukuri. Kuki umbwira ko nkunda nakubwira ibyo kubana nawe ukabyamaganira kure koko? Mukunzi wanjye nakubwiye ko igihe cyo kubana nawe kitaragera. Ngaho kizagera ryari? Nitondeshe mbanze ry'ubukumi bwanjye. Ubu rwose mba numva ntiteguye kuba umugore. Sinabikubwiye ibyo inshuro nyinshi. Ndabyibuka wari ubivuga. Ese ubundi dukomeje tukibanira gutya tubanye bigutwaye iki? Kwibyishimo mbiguha ikindi ushaka ni iki? Divi ibyishimo mpa ntibyuzuye. Burikize reka nkubwisukuri rwose muranifuza kukubona uri umugore wanjye w'isezerano ukambyarira abana beza nkawe sha. Sheri mbabarira ibintu byo kubyara wibivuga tudashwanira muri iyi hoteli rwose. Mbabarira ndagusaba. Base kuhisa unyamagana. Mbabarira ndakwinginze rwose bisubizo bikuye. Ibaze rero Divine atwite akabyara akonsa karira. Ubwo naba mbayeho mu buhe buzima? None se mbabarira nkubaze. Mbaza ndagusubiza. Ubona kubyara bitakubereye koko bebe? Mbabarira bivuga ngo umutima ugashiduka. Uzi ukuntu wabyara ibyana byiza ariko ceceka. Basi n'ibyo kubana nanjye burundu utabyemera nyemerera kumbyarira umwana. Iyo yaba umwe nzanyurwa. Nabyo se urabyanze? Mbabarira rwose mune. Umuruho wo kuruhana abana ntawe data yasize ndaze muvandi. Mbabarira ndakwinginze. Cyakora iki? Nimba nagezeho mu myaka 40 nziharahara mbyare kamwe kazasigarana ibyo nzaba nararuhiye. Ariko none rwose wese. Ariko se koko urabura kumubyara ukiri muto ukibasha kumurera ngo urindiriye kuko iyo myaka 40. Ahubwo yaba byashobokaga ko umugore byarageze mu zabukuru. Nari kuzaryoshya nkarya ubuzima nabona ngeze mu zabukuru nkabona kubyara. Byarasha bituma umuntu atirira isi kandi isi yaraturyohanye. Nzaba mbyara haracyari kare. Akazi kuri munsi kari njyamuje pe. Uzi ko numva kagongo karenganiye di. Cyakizuzi wacyaga kimvura amavuna none sizi niyo kimaze iminsi cyane. Keni hose pe. Cyarakweho telefone. Ewe. Ese ko wavuye mu modoka ugahera aho hanze ra? Ni karibu nta muhezo. Umva mbese agasuzuguro k'abagore bahaza ifaranga. Uramakari biwageze nkaho ndi umukitsi uvuye imahanga. Niko ye. Uko se niko kunduhura uyu munaniro. Ariko ubanza utumvise ko twaguhaye karibu. Aho ntiwagize ngo hari umuhezo. Karibu zawe nazomvese nyetondesha ndaje ninjire. Ego ko icyo gisubizo ko gikakayera. Niba hari wakubabaje wiwe ntiwakwiyumanganya ukareka kunyuka inabi koko. Ariko se burije. Urashaka kongera kunzamura umujinya kandi? Niko. Intonganya wambyukirijeho nizongera kunyakiza ntashye. Ese nawe uri hano mama? Uraho neza? Ndahari da. Uraho mwana wa? Yewe ndaho biringaniye. Komera. Muraho. Burya ngo utarapfa bakiriho. Ariko se ko numva amaganya kwishe noneho na amahoro. Amahoro se wayagira ute n'uyu mugore umpoza ku nkeke? Ugize ngo iki? Ariko inkeke nkozaho ni ihe kundenganya wa mugabo. Amva mbese.
wose nubona ukuntu wasamiye mu kirere nk'agaca ukasangana izi ntonganya nk'izo wandamukirijeho. ariko sinumvise ahubwo ari wowe uje utongana uyu mwana ko kwakiranye urugwiro si wowe umutontomeye koko. ariko igibanza mwabigambanye ndumva nawe unyatatse. tugambana ibiki? niko mama uranshije gutontoma urabona ndi intare. amahane yawe ntashira umuntu akubaganira undi ntacyo bapfuye koko. sinakubaganya ariko njya numva ngo musigaye mushwana mukanarwana muba munapfa ubusa nk'ubwo. hari ubwo tunapfa ubusa da. gusa iby'imirwano wumvise iheruka kuba hano nkanayikomerekeramo iyo yaturutse ku bintu bifatika. nyumvira nawe rwose gira amagambo. ariko ibintu bituma murwana ni ibiki mwabana mwe kubiturwanya atari biki? iyi si n'ibigeragezo byayo biturwanya ntibihagije kuki mwakwiyongereraho ibyanyu koko? ariko umukecuru ndakumva mwana wa wowe wabona amafaranga arenga miliyoni 10 na zinga yajya mu ndayo ukaruma gihuka n'uko ndayo wa mugore w'indayo wambonye nomburumburanye n'indayo kaza. dorere ugira umuntu wa mugore ko zitangaje indayo ziratangaje no kuri zari ayo mafaranga yose pe zirayaheregeta. yakuye ubwo se wazatera imbere utufite ibyo byonyi byose ko ngo umuhungu wawe nagusubiza. ugira umuntu wa mugore ugira umuntu ariko ubundi hanga ni mu cyumba cy'iburanisha ku buryo ngiye gutanga ibisobanuro imbere y'umucamanza. aha ibyo tubireka tutongera no kubirwanira mukanyimenera agahanga. nanakumena ariko ibintu cy'uri kuvuga bidafite ipfu na ruguru. nakumenyeshaga ko umuhungu wawe na mushikiwe bababwiye ko batazakora ibizamini batarishyura ideni tubereyemo iriya kaminuza bigaho. iyo ugishyura se. ikindi kandi wibuke kumenyekanisha umusoro w'uku kwezi dore umunsi wanyu muratwegereje kandi dufite n'ibirarane by'amezi angahe yose. ariko abo bantu nkuru ibibazo byabo wese abawe iyo misoro kandi nawe wayisora. sisigayemo nariwe mucungamutungo wa kampani nishingiye. uri kuvuga ni ibiki? ngeze ko mbyukira mu mirima y'ibirayi n'ibigori ntajya kwishyura imisoro y'ubwubatsi bwawe nte. cyangwa izo menerivare umbwira kwishyura ntazishyura iki kuzi ko ibigori nirirwamo birimo guheka ibirayi bikaba bikutse ibagara. ariko ze kumenya gucunga yo nahaye izo ndaya kuki utamenya kuzigama no kwishyura imisoro na menerivare. ahubwo se mwana wa ndakumva isoko yakuntumyeho ngo dutabare udushyirire ikindi gisenge kuri iriya nzu yenda kutugwa hejuru nzamubwire ko uzakemura ako kabazo ryari. ntibara akabazo siyo mukikemura we n'umugabo wawe mutagombye kuza gutera imbabazi kwa musonera. umva mbese nkisa akabazo kuko nzi ko gushyira igisenge gishya kuri iriya nzu ari nko kuzimya agatodo wankurikije amafaranga ufite. hega amafaranga ntawe uraho nk'imisozi mama. umva mbese kandi imisozi mbona inkangu zihangara zikayimura. uwo musaza umubwire yirwaneho bya kigabo gihe nta kumpagaza. kandi muramuke reka njye kwiryamira gusa iyo shana ry'umugore ari gukomeza kukunteranya wari kubeshya. mariya ibyo bintu nta shingiro bifite. niko se muhungu umugore wakoze umunwa ntabwo usaza rukukuri utagira epfo na ruguru niwe untumyeho ngo yirwariza ashake amafaranga yiyubakira inzu koko urabona ayo mafaranga yayakura he kandi wowe ufite amafaranga ajojoba. none se ko wumva ari rukukuri nyine ugereranya na nyakwigendera arashaka ibisenge bishatse byo kumaza iki nibyo kumushyinguramo. ariko mwajya mureka gukabya ibintu n'ibintu by'amakabya nk'urumujye mubireka no gutera imbabazi. icyo nicyo gisubizo umpaye mwana wa. akabya nta shingiro bifite. hanyuma se pasi wampaye yo kuvuza ka gahungu gato wakiriwe kafunganya amazuru. ariko uwo muzima wa mugore we asima nyine yakazahaje ndabona ndaye ntakavuje kaza kundaza ijoro. ufate ko iyo wirirwa unyibira muri ayo magenzura wirirwamo maze ugenda uvuza uwo mwana. mbega umugore wirirwa umwunguzi wirirwa avugaguzwa niko kazi birirwa bakora bakoze umuntu. hasoni mama ngaho rero mbwira icyo wampamagariye ndashaka kujya mu myitozo mu kanya saa 9. papa wawe niwe wagutumyeho ngaho nakubwira icyo yagushakiraga. papa niwe wantumyeho kandi ariwe wampamagaye mama. ninjye waguhamagaye ariko nasohozaga ubutumwa bwazo. ntuzi se ko gena nyoko turi umubiri umwe sha yaguhamagaye burya nanjye mba nguhamagaye. byose arabizi ko atigeze asezerana isezerano ry'abashyingiranwa. akana ko kuba umubiri umwe ndakazi kwe bwose ntumirwamo koko urumva naba narumva iryo somo. iryo somo rero nubwo waryumvise kenshi ushobora kuba utarumvise igisobanuro cyaryo. ko umubiri umwe se ni ibintu bihanitse ntasobanukirwa koko papa. impamvu nkubwira ko udasobanukiwe n'iryo somo ni uko ukomeza kwirukanka nyuma y'umukobwa akubwira ko agukunda ariko akaba yaranze ko mu umubiri umwe ahubwo akaba yarakuraruye ukaba wirirwa uzerera isi yose mwasohokanye no gusesagura amafaranga. ibyo se kandi mubizanye mute kandi ko namwe mujya muncanga. oya si ukugucanga munene mu kwezi gushize twumvise ko ngo wamaze iminsi ingahe yose muri hoteli y'abanyacyubahiro banayo na Divine. urabihakana se?
uwabitubwiye yaratubeshye. uretse ko bitari mu nshingano ze kubibabwira ariko ntabwo yababeshye. none se mwana wa kuriya mukobwa yakubenze akaba yaranze kubana nawe wirirwa umusesaguraho amafaranga ushaka iki koko? ariko si ubundi uwo mukobwa numva rubanda barahirira ngo ni indaya y'icyomanzi yicuruza ku bakire n'ibyamamare, ubundi Muneza yajya gusezerana nawe akibwira ko abonye umugore. ariko se ayo makuru yose muyakura umbaze nkubaze aba babwira ibihuha gusa. amakuru yose yerekeye Divine twarayatohoje Mune. kuva umunsi aguhakanira ko adashaka ko mukora ubukwe ngo musezerane kubana karamata, nahise nibaza impamvu bituma njya gucukumbura. Divine arankunda mama avesiga rwose. baragukunda kandi kuba atariyumvamo kubana nanjye nk'umugabo n'umugore ntibivuze ko ngomba kumureka, ko nanjye ndamukunda ku buryo nintabana nawe rwose nanjye ntazigera nshaka umugore. ariko uri si ishyano rwose, ariko urizirika kuri icyo cyo kidashaka ko umutima w'urugo kubera iki? harya ngo umukurikiranyeho buriya burangaza abanyemari cyangwa shayara nakuroze rwose. amurangije kera ubwo ni uburanga wiruka inyuma gusa. yewe no kumurarana iyo minsi yose bamara muri za hoteli basambana ubwabyo ni uburozi. uravuga ibiki mama? icyakora Mune umenye ko Imana izakubaza impamvu wayobotse ubusambanyi. yego rwose. umuntu wari umuririmbyi muri korari koko ni gute warorongotaniye muri ibyo byaha? ubwo busambanyi ushinja ntawe mpuriye nabwo ariko mama umva reka hose wabyemera ubwo se mumara iyo minsi yose mubana mudasambana? Divine ubwo yemera ko ari umugore wanjye nubwo yanze kubihamya mu ruhame. umugore wawe kuryamana nawe rero ni nkuko namwe muryamana. icyaha dufitanye isezerano ryo ku mutima. nta soni ye baba data we ariko akanakumira mbaniro gasogokuru wabyumvise ko nta muntu tugifite koko? byararangiye kandi nanabikubwiye ko Muneza yarenze hano uranseka ngo nayanjye. njyewe ndumiwe gusa nta kindi. ahubwo mwitonze gato durahisa namamagara ni muceceke mwitabe. ngaho mwokagira imana mbega kumiro mbega kaga. alo bebe. umva Mune mu minota itarenze 10 ndagushaka mu rugo ukabwira impamvu hano mu cyamutindi. nguhemukira gute se rukundo rwanjye? wimbaza byinshi fata ko kavura ivundi kawe ngo ni imodoka unsange mu rugo nanga unsobanurira ibyahorewe wa mugonewe. Shamune waramemukiye wongera ngo waramemukiye inshuro 100 waramemukiye inshuro 1000. kuri njye wankoreye byanyeretse ko ubonye nuko wanyica mugambanyi gusa. ariko bibase nuko shiri ni wowe urimo kunyita umwicanyi kweri kandi uzi neza urukundo ngukunda. Mune ubwiza Imana yakwiyereye bwatumye ngukunda mwiyumvamo kugeza ubwo numva uri nk'umugabo wanjye. none se ku isi nta wundi musore cyangwa umugabo nkunda by'ukuri uretse wowe. ariko ndicuza kuba narakumenye. ndicuza kuba naragukunze nkaguha ibyishimo mu gihe wowe wabaga ugambiriye kunyicira viziyo wamuhemo. humura rwose humureka ako kabuto Imana yamejeje muri wowe niteguye kukuhira sibyo? nkagashakira ifumbire nkakabagarira mbese ngakora ibyatuma kabaho neza kandi nawe ukabaho neza sibyo? rwose nizera ntabwo nzakubera imbwa. nakubwiye ngo uzambera icyo ushaka. wambera imbwa wambera injangwe wambera imbeba waje amamfu. nta kintu na kimwe bimbwiye kuko n'ubundi nta makiriro ngutezeho wowe. ariko sheri mbabarira nkwibarise n'ukuri kuhora umbwira ko nkunda kuko utanejejwe no kuba ugiye kumbyarira umwana. kuba ngukunda ntabwo guha uburenganzira bwo kuntera inda unyibye umugono Mune urumva? wagombaga gutegereza nkazakubyarira umwana ku bushake bwanjye. urangije kujya kuntera imiti ntazi iyo wakuye uransinziriza mera nk'umupfu maze ukora ibyo ushaka udakoresheje agakingirizo untera inda nta soni. oya sha pepe nukuri windakarira ndagukunda sibyo? ahubwo niba ubinyemereye rwose ndumva twashaka uko dukora ubukwe
ubundi tukabana maze ngatangira kwita ku mugore wanjye n'imfura yanjye ngatangira kwitaho ikiri mu nda sibyo? umva nkubwire mune njyewe Divine nubwo wanteye inda ndacyari wa wundi urumva kubana nk'umugore n'umugabo ukomeza ubifate nka za nzozi z'umutindo urotarya. Ariko se mana yanjye ariko se koko Divine kuko udashaka kumbera umugore mu buryo bwuzuye kuko sheri Divine ko ngukunda koko kuko udashaka kunyiyegurira kandi umbeshya ko nkunda. ndabizi ko iyi nda wayinteye wibeshya ko ngiye kuba umugore wawe sibyo? nkaba munsi y'ubutware bwawe ukiharira ubwiza bwanjye ukambuza umudendezo wo kwishimira ubwiza bwanjye ariko ndakumenyesha ko wibeshye cyane waribeshye pe. shasheri basi ndagushimira ko utakuyemo inda yanjye nubwo wayitwaye utabishaka ukaba wifata nk'igihombo kuri wowe. Muneza we iwanjye nta kimbera igihombo. iyi nda nayitwaye ntabishaka ariko ubu tuvugana igiye kumbera igishoro kizangiza ku nzozi zanjye. uyu mwana uri mu nda yanjye ni imari ngiye gucuruza ikazankiza. ibyo uvuga ntabwo ndimo kubyumva neza. niko ngo iyo ndugiye kugira gute ngo ugiye kuyicuruza ubwo se ushatse kuvuga iki koko sheri pawarira unsobanurire. inda wanteye se wagize ngo irimo umwana usanzwe? umwana umeze ate? mone iyi nda ni zahabu ivanze na diyama wongeyeho na za gasegereti na za koruta n'andi mabuye y'agaciro kenshi ntazi. ariko sakumirora niko sheri mbabarira umbwire ibintu urimo kuvuga ni ibiki? njye ndumva ntarumva ari neza igeretse. uretse gato umva mone uvagira vuba sohoka utahe umuntu urimo kuvuzeho naje hano yewe kandi sinshaka ko gusanga. gira vuba sohoka haguruke sohoka kutagira vuba ari gusohoka ari koko sohoka umushyitsi utunyurukana iwawe wishishe itabona ni mushyitsi nyabajye. babarira sohoka mune ibyo abashyitsi banjye ntabwo bikureba. sobanura unyura mu gikari uhinguke munsi y'iriya nzu iribona hanyuma unyure muri kariya kayira kari ari inyuma wakabonye uraza guhinguka mu muhanda ubundi utahe. yesu we gira vuba ariko we gira vuba mune ntiwumva ko umushyitsi wanjye arimo kumpamagara nyura ahangaha yewe ko niba urimo kunyuza ariko se tagenda wibagiwe ko nazanye imodoka. ndakubwiye ngo unyura ahangaha we ugende wibondo kuzaza kuyifata ikindi gihe ejo bundi si kera genda utega moto cyangwa taxi voiture kandi niba udafite kashi ngenda kwishyurira ufatiraho rwose sinshaka ko njya gukingurira umushyitsi wanjye ukiri hafi aha ariko aho ugenda mune ngaho kanyuraho ntigetse ntajya mu rugo taha yewe ahubwo mbere yo kugenda abaretse gato mbere yuko ugenda kurugutura amatwi nkubwire uranyumva neza? umbwira iki se kandi? atega amatwi. none se uranyirukana nk'umujura none ngo urashaka no kumbwira? tega amatwi nkubwire muneza. umva mune umenye neza ko nta muntu n'umwe utuye muri iyi si wemerewe kumenya ko ari wowe wanteye inda. turumvikanye? kubera iki se nemerewe kubivuga? ntabwo ubyemerewe wimbaza impamvu. babarire cyane kandi nizere ko wabyumvise n'inzoka zo mu nda yawe ntizizabimenye. ariko muneza ntabwo ngaho genda ugenda amahoro mugabo wanjye. nagiye ariko mushyitsi utunyurukana nk'uwirukana nyakabwana ndamukema. ihute yewe nuko nanze kukubaza rwose sinari kugenda ntamumenye. tumuka ibyo tumuka yewe. ubwo rero uraho uraritse urutwe ngo Divine azaza kuba agataro kayora ivu mu rugo rwawe ngo nuko wanteye inda. yewe rero neza nyemerera kwibashasha. ni karibu muri isange iwanyu disi we. ese ni kosheri karame ko mukuru waminduye icyapa ku gipangu cyawe di gusa ko nari ngiye gukata imodoka ngo nitahire ngira ngo ntuhari. wirakara ngo ufite surprise sheri. irahira sheri ni mama ya muntu. mvambwira iyo surprise mbere y'ibindi bintu byose rwose ntuwarumbabaje pe. ngaho wanze umpobere umfate cyane hanyuma ngumane unterure unsomagure ubundi mbere yuko turekurana ndahita nkubwira ijambo utazibagirwa.
ibyo nabyo yambi bebe yambi ngaho yoroshye rero yoroshye se ngo uterure bebe yoroshye yego sha ngaho mbwira rya jambo rero ntazibagirwa mu buzima bwanjye nararuha ngo ngushyire hasi mbwira sha mbwira ufite insiba ariko ubwo ntabwo wowe ngaho reka nkubwire yego rugema ruge n'ibyishimo byanjye yego bebe cya gitego umaze iminsi ushaka gutsinda warakinjije wa kigabo cyanjye we ye igitego cyane rwose divine we karame utambwira ko byahwaniyemo se sha nkaba ngiye kugukuraho kabutodi mbwira yewe mite nigurira akantu yego kandi namaze kubikubwira yo rero neza udahungabanya imfura ya divine na rugema ukarizira wewe umva nkubwire sheri ndamutse nsanze ibyo mbwira ari byo iya modoka y'inzozi zawe wambwiraga no guhita nyikugurira none ahangaha uravugisha ukuri wiwi umva rero nanjye nkubwire ntabwo natinyuka kukubeshya icyo kinyoma n'ukuntu nzi ko ushaka umwana wawe yego sha yewe vewiti yanjye nshyashya ahubwo urara uyitumije yego sha ngaho jya hasi bebe we mutari we ngaho akiri icyatanu cyawe rero wakoze kuntwara neza sha we sha Jackson we uriya murezi ntanyumvara we Jackson sha ese sha ni wowe mureza amakuru nsema ni meza sha Jackson niko ese sha nikomera cyane niko uratinyuka koko uziko wari wanyihore warwana we uya ntiwanyumvagara ese niwe uvuye kuri moto cyangwa ya vatiri yawe wayishyize he badusuza ariko abandi salamu niko gaho uziko bugenturutse hariya n'imodoka numva umuntu asifura byagenze bitera niko se ntawe wansifuraga ntabwo nari nakumvise rwose umva wangu ariko nakubonye mbanza gushidikanya nzi ko atari wowe uvuye kuri moto kubera ukuntu nzi ko wanga gutega moto niyo mpamvu wari ubonye nari ngiye gukomeza rero ejya bereka sha Jackson we kingura imodoka aho kunyiherera ifute twinjirane muri stade hatagira abantu nyine baricisha bo uyu munsi taraje mu myitozo n'amaguru sibyo nari biga zeguruka hari uca hariya winjire rwose gutyo kingaho neza hari igihe urabona runo rugetse twagiye ahubwo ahubwo shyiremo n'umukanda ndasa turawushyirira n'iki ariko si ubundi nubwo nguhaye rifiti bwaba ari ubwa mbere ugiye mu myitozo n'amaguru mani ntabwo byaba ari ubwa mbere ariko ugiye kuba ngubu usigaye ndi icyamamare mu buryo bubiri ngo gute uburyo bwa mbere ndi icyamamare kuri basiketi ibyo ndabizi ibyo ntubizi ku bwa kabiri rero ndi icyamamare kuko gutereta icyamamare nka divine umukobwa usa n'umutaha ariko yisika ndumva divine amaze kugushyira ku rundi rwego kabisa none nese mani tuvuga ibintu dusubira ibindi ubundi imodoka yawe yabaye iki gutega moto umva reka nkubwire se imodoka yanjye isize kwa divine mwana usiga imodoka kwa divine urangije utega moto sha mwana ibintu bimbayeho ni filime ntarabasha gusobanukirwa ngaho rero pe nize bikugendekeye bite wangu umubwire Jackson ahubwo ndabona tugeze ku kibuga kandi imyitozo igiye gutangira sinabasha kubwira inkuru z'ibintu byose bimbayeho ndi kwa divine ngaho sha utambwira ko wahuriye n'ikigabo cyaje kumutereta kikagutimbagura oya imyitozo yewe munsi noneho koca arabo mwakiranuka ibyo mboneye kwa divine ni urujijo gusa hari umuntu ujya usengeje avuga ngo iri ni iyobera rikomeye nanjye ribaye iyobera pe nahuriyeyo n'imvange y'ishavu n'ibyishimo umva reka nkubwire reka tube turetse gusohoka mu modoka hato tanatubona bakagira ngo twatinze kujya mu myitozo umva banza umbwire izo nkuru zawe ndumva ntajya mu myitozo utazimbwiye ngo ugende neza kabisa
reka nkubwire rero Jackson ndakubwira ibyanshimishije gusa ibyambabaje n'ibanga ryanjye n'umutima wanjye. ntacyo nabyo ni amahitamo yawe niko bigenze ntabwo nakuvugisha ibyo udashaka kumbwira. ngaho mbwira basi byakunejeje nishimane nawe none se ngire neza. mu byambayeho byose nashimishijwe nuko wa mutego nakubwiraga ko ngiye gutega Divine waje kumushibukana. kagira inkuru rero ndahira niko bimeze. bari noneho za miliyoni wamenye ku kirwa cya Zanzibar ntizahiriye ubusa. bwajya mubwiza ukuri iyo niyo nkuru nyamukuru y'umunsi wangu pe ubyumve rwose. ubu ndi hafi kuba umupapa wa Rwanda we. yewe muneza umupapa sha. so ubwira ibyo senge aho kabashya n'ubuzi ndiyumvisha ukuntu ugiye kubyara Divine kabisa. rahira sha gasi mva none mubwiye yizere ko Divine ari witemera kukubera umugore ukabana nk'uko nyine uhora ubyifuza. ntabwo gucengana ubu wamukubise umutego ibyo birekeye rero undi bita rugondi hene. ibyo birekeye ibyo biri mu nkuru zibabaje nyine nashaka kuvugaho. oya se kandi none se na nyuma yo kumutera inda Divine ntarava ku izima ngo yemere ko mubana nk'umugore n'umugabo. Jackson inshuti yanjye nabimukojeje. uzi icyo bita wari wabona Dennis uburyo yidunda. ubu yavuga baro ahubwo ukuntu iyo yidunze yikojeje ibicu arahira inshuro nyinshi ko njye nawe kubana mu nzu nk'umugore n'umugabo ari inzozi ntazigera nkabyo. ubwe n'umunwa we n'ururimi rwe yabinyibwiriye. mva nkubwire mune inshuti yanjye rwose ariko uriya mukobwa ni mwiza bidasanzwe. niba uriya arumva kubyara ntacyo bizahindura ku buranga bwe n'igikundiro. buriya mwana azamubyara murere amuguhe yongere yisubirire mu buzima abamo bwo kuryoshya. ariko ibintu byo kwashaka hanyuma mbona rwose ibintu byo kuba umugore atabyiteguye Jackson. noneho ikintu kirenze kuri ibyo rero kandi kinababaje nuko yambwiye ngo sinzigere mvuga ko ari njye wamuteye. ngaho urumva neza. ariko se mani ubwo hari icyo atakweretse. ubwo nyine arabona uri umusore uciriritse ku buryo ateye ipfunwe no kubyarana nawe. nicyo utumva n'ikisi. kandi ibyo byose byarangira umurezi akambwira ngo arankunda akanika ku mbuga nkoranyambaga ze ngo ni ngiye muntu yishimira. babyumva ibyo ankundamo rwose nibyo binyobera. mana yanjye we kumva bikomeye mana kinyobera pe. urukundo nkunda uriya mubura agasani kuki ntarwigumaniye basi ngo njye ndwikunda ubwanjye bigira inzira. reka ibyo tubyihorere tujye mu myitozo y'abandi atukoca atatwitendekaho ngo twatinze. katugende. aya Divine ntabwo ibyo bintu byashoboka. niba se kuko inda twita ari iyanjye kuki wampishe ko nkwitiye umwana ukaba uje kubimbwira indi maze ayo mezi yose. icyo kibazo nari mbizi kuri bukimbaze rwose musone. ngaho kinsubize rero kuko ntibyumvikana ukuntu naguteye inda wamara kubona ko wasamye ukagenda ukiburisha none ukaba ugarutse inda ari nkuru mbwira ko nkwitiye. bishoboka bite ibyo ngibyo? harya musone ugisoma Bibiliya? yanjye akenshi isoma icupa. ubu ntagira igihundu rimwe na rimwe ngasoma umukobwa nkunda Divine wahogoje umutima wanjye. nuko bimeze kandi nanjye sinjya nsoma Bibiliya ariko kera tukirirwa n'amasingi yitwa Muteteri yajyaga yidusomera njye na musaza wanjye Gatete. muri ayo mateka y'abiri iyo unsubiza impamvu watinze kumbwira inkuru yo gutwita kwawe. ariko buriya wari uzi ko Bibiliya irimo ibisubizo by'ibibazo byose twibaza. Bibiliya yansubiza impamvu Divine yampishe ko ntwitiye umwana akaza kubimbwira inda ari nkuru cyane rwose. ngaho rero koresha iyo Bibiliya unsubize nta kibazo. icyo nkeneye ni igisubizo ntitaye ku nzira cyabonekamo. uwo shangazi nakubwiraga ati iki? yigeze kudusomera ijambo riri mu gitabo cyitwa Umubwiriza cyanditswe n'umuhanga witwaga Salomo. ngo niyo muhanga wa mbere mu bamubanjirije no mu bazamuheruka. icyo cyogere mu muhanga se ngo mu cyo cyanditse harimo igisubizo cy'ikibazo nakubajije? ariko Divine wagereka kunjijisha. tega amatwi se wumve. ndakumva nyine. akansigaye mu mutwe rero mu byo shangazi Muteteri yansomeye harimo ijambo riboneka mu Mubwiriza igice cya 3 umurongo wa 1. ibyo mu Mubwiriza bihuriye n'ubuzima bwanjye. ariko se tega amatwi sheri. iryo somo riravuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo.
ubwo si iryo somo urumva risobanuye impamvu watinze kumbwira ko njye naguteye inda agiye musonera ibyo bintu bihuriye he koko nyine iryo somo ritwigisha kutihutira gukora icyo tugambiriye cyose igihe cyacyo kitaragera igihe ni iki rero basi tega amatwi rero nanjye naragambiriye kukubwira inkuru nziza y'uburyo kamusonera gato karara kinagira mu nda yanjye ariko nyine iki gihe kigeze kuki se nyine wowe ntabwo uri kunyumva kuki utahise ubimbwira ugisama ugategereza iki gihe cyose icyo kibazo nicyo gihe ndi kwibaza nyine nakubaza nategereje ko inda ikura ngo ndebe ko nayikuramo ngo ariko inda iranga imbere akawutindi yanga kuvamo neza neza hanze uzi gutera inda wa mugabo we ariko sinzi niba numvise neza washakaga se kuyikuriramo iki kandi wari uzi ko nifuza akana kawe nyine nashakaga kuyikuramo ifite ukwezi kumwe kuko rwose sinifuzaga kubyara pe tekereza gusa umuganga yambwiye ko kuyikuramo ari ntoya ushobora kumpitana nuko ntegeka gutegereza byibura amezi 4 nkabona kuyikuramo ukayikuramo ariko uyikuriramo iki amezi 4 rero ageze yampaye imiti yo kwikuramo nuko si iyo miti nyine waje kuyijugunya wiyemeza kuntwitira oya narayinyoye ariko nyine irankoroga kuko yindi iragenda imbuza amahoro yindi mperamo irakwama ibyo ariko ni byiza cyane ngeze aho nyine ndiyakira niyemeza kuzaba umugore wa kabiri wa musonera umva divi umva sha ako kana mise nkita mudatengwa kuko kanze kuntenguha kandi naragashyizemo ngashaka nkuriramo inda koko sha yewe niba uzakita mudatengwa nzakita mudatenguha musonera rero nizere ko yanzu wari waranze kumuntu noneho nyemerewe ndakumva ariko muri iyi minsi maze igihe nishyura imyenda n'ibihano by'imisoro nararanyije hakiyongeraho ibibazo by'urugo rwa Brigitte n'abana be banywa nk'ikimasa cyo nk'imbyeyi cyumva rwose umagaze nabi pe musonera twumvikana oya ibyo birakureba wambeshya wambwiza ukuri beshyira iki ibintu ni bibiri urangurira inzu wanyemereye cyangwa uyindanye ubanuzemo ubanuzamo uzayikuramo uti utangiye kunzana kuramo tusa zayikuramo ko mbase narayiteranye ubuhanga n'abashatse kuyikuramo ikaba yarababanye impagama wayikuzamo iki nzemera bayimbagemo ariko imvemo niba inzu yanjye itabonetse nta soni amafaranga uyashaka kukizana ikibidi nushaka ujye no kwiba muri banki ariko inzu yanjye iboneke ndeka umwana wavuke umwana wanjye n'ubundi uzamureka niba bitaba ibyo kandi uzisanga wakamya ikimasa uyase kandi gira impuhwe ese nyirabihu yewe nyirabihu nyirabitaka nyirabihu aka kaginga kanyunguriye kagiye ngo kambwiraho nyina arira niko Brigitte ihe uva wa mugore we ego ko kubyutse umpamagara nk'utanze se noneho iyo umaze iminsi bakunyibagije burundu umva mbese aho umutima wuba ariko igihe cyose ni ugufuha gusa no gufureka nta kandi kenye na kamwe wakwiyungura umwanya wo kwiyungura kenye mba ndimo kwibaza gereza ufungiyemo ku buryo umara weekend yose utageza mva amateshwa mva nta matiku wa mugore we matiku y'igitondo bifite ibinzanye si ibyo ngiyo bingenza urumva abatwawe n'ibyashara nta mwanya wo gutakaza tuba dufite ibikuzanye se ni ibiki ngo mbiguha ariko amahoro ahinde mu rwa Gasabora ndashaka amafaranga yose ukuye mu mirima wejeje y'ibigori n'ibirayi yose kandi hatavuyeho n'ikuta ndayashaka gira vuba kandi ntuzane bya bindi byawe byo kubango yewe byari venti byari tarani byo kuzarira urumva byo nyashakira birihutirwa niko bimeze ngo iki niko mizaza amafaranga ndayashaka udufaranga twose twari kujya tutugoboka mu bihe bikomeye ngo nukuyorere ntuguhe ndashaka yo hatavuyeho n'ifaranga na rimwe akasa kagara kagase kahe ko sigaye mbona za business zawe zigenda zihombywa n'ibyo usigaye ubamo ntazi se umunsi wasubiye ku isuka tuzagobokwa n'ikira saka genda subira ku isuka z'ubwenge butekereza bwanshiranye neza amafaranga yewe nabonye imari igiye kumpa igishoro nkajya gukorera i Kigali Musanze urayihararutswe noneho sugiye za Kigali si mu Rwanda se cyangwa indaya wirirwa muzagutegetse kuzegereza ibiro byawe ariko indaya upfana iki nazo ushobora kuba warabaye indaya kera tutaramenyana ariko umugabo urantuka soni ye Musanze maze kuyigwizamo abanyamashyari benshi ndashaka kuyibasigira nkajya gukorera i Kigali aho buri wese amenya ibye nta shyari n'igomwa urebye neza ntiwasanga ari wowe wiyanze ukaba usigaye usesagura ifaranga nk'ikirere gisesagura imvura yo gushyingo no kuboza ariko uwa muzima wa mugore we sesagura sinzagura ibiki
ese ye ubwo umunsi nakweretse ibikorwa by'inkorokoro mugiyemo i Kigali wowe uzakwirwa yewe izo nkorokoro zawe nzazibara nzibonye da intege iminsi wa mugore we mpereza amafaranga nigende ntasanga bihuze bantanze umugisha ngakubita igihwereye ariko uraza inyaka amafaranga hano kumbwira icyo ugiye gukora ariko si ibyo bisobanuro byose n'ibyiki aho ntugira ngo hanirwa mu makoro ndimi bitaka ndunda amabimba ngo ndebe ko naronka umusaruro mba ndimo gucukura amafaranga ndabizi ko amafaranga y'abahinzi ari indyankurye kandi azari intagwira ariko yewe yampinza yakugarurira mu cyumweru kimwe gusa nkwerekana inyungu ziyakubyaka 5 cyangwa 6. izo nyungu z'umurengera zizava kukira uyu mugore sitesha mutwera hari imari cyo ngiye kugura miliyoni 80 none ndaburaho miliyoni 10 zonyine kandi abizi neza kuziryamanye urazifite kuri konti kandi ntacyo zunguka zizane ndazigusabye nongeranye ndangura iyo mari kandi ntinda mu makoni ndasanga bafite kashi bayiyabusha nsigana ndigata mu bihanga wowe gatamuke mu bihanga yego nyagasana iyo mari ni mari kigurizo miliyoni zose ra ni forodi ya zahabu yewe izanye n'umugabo uturutse hariya hakurya mu gihugu cy'abaturanyi kandi urabizi zahabu ye hariya ni nta makemwa ayo mafaranga utabonye mu bwubatsi umazemo imyaka 20 ingahe ugiye kuyashakira muri za forode za zahabu ariko si bigutwaye iki rahira ko utagiye gushakira amata mu matako y'imfizi utantuka wa mugore we ibyo bintu n'Imana ntiyabiguheramo umugisha rwose wa mugore utantuka mu mafaranga nigire mu byashara nkuru y'amavanjiri yo kwa padiri na pastor ariko aho nugira ngo ntundwe n'amaturo nk'abihaye Imana sha musone ntakubeshye nge ndumva amafaranga yanjye ntayo nguha ngo ntayo mpa ntayo nkuha nyine amafaranga urayampa ni wamba ndakurahira gwa kagabo wampaye inkwano ntayo nkuha amafaranga yanjye ntayo nkuha reka ngusubiriremo ndakubwiye ngo urayampa ntayo nkuha ni wanga ndakura bivu yego ko naho ubundi kandi ibintu ni bibiri turagera na ntayo nkuha ndagurishiriya mirima yanjye yose wirirwa uyonamo amafaranga ndebe kuzongera kunyogeraho burimiro cyegariwe hasoni nushaka kuyigurisha umva wa mugore we genda mvuye n'akajogo njoga unjoga ijoro n'umuntu oya nanjye ndarambiwe ariko urabona ukuntu ngaraguza gati cyangwa umugore urande yarabyimaze kubyimba ariko se mwana wawe ndakumva mama ko witse imitima ntugire icyo mbwira n'iki kiremereye umutima wawe ku buryo utakibwira uwakubyaye mama hari igihe ibintu bigucanga rwose ukibaza iherezo ryabyo rikakuyobera ibyagucanze ariko ni ibiki mwana wawe mama inzira y'urukundo rwanjye na divine ikomeje kuba inzitane yuzuyemo imifatangwe n'amatovu yivanzemo n'imishu ngaho re ariko uriya mukobwa ko mbona agiye kukugusha ruhaba umwana wawe ubundi wamuretse ko abakobwa batabuze mama divine aratwite kandi nk'uko nabikubwiye ambwira ko ari njye wamuteye inda yewe nanjye nari nzi ko iyo nda ari iyanjye ariko amategeko divine ntegekera kuri iyo nda mbona atanyemerera kwiyita se w'umwana atwite amategeko pe ndashaka ko ngira inama nk'umubyeyi wanjye nkamenya uko nitwara rwose ibyo gutwita byo warabimbwiye ariko si ayo mategeko yo ni bwoko ki kandi nise mama umuntu wantegetse ngo sinzagire uwo mbwira ko ari njye wamuteye inda yego ko akambwira ngo sinzigere mfuha ni numva hari undi mugabo wabwiye ko inda divine atwite ari iye urumva ko ibyo bintu bisobanutse ubwo se urumva iyo nda ari iyawe mwana wawe simbizi pe ntujya ubona ko abandi bakobwa batewe inda ko baba bifuza ko bazibateye babyiyemerera bakanabimenyekanisha none iryo ribagize ryawe ngo ntiryemera ko ugira uwo ubibwira mama ibaze ko yambwiye ngo ntihasagire n'inzoka yo mu nda yanjye izamenya ko namuteye inda yego ko ariko wowe wihangayika iyo nda niba ari iyawe tuzabimenya kuko nta mwana uvuka muri uyu muryango ngo ayoberane mwese muriranga we gusa uzambwire tujyane kwa muganga akimara kubyara urumva ninkurebera nzahita amenya niba ari uwawe cyangwa niba ari icyitiriro risubizaho urikuye mama divine yarambwiye ngo umunsi azaba yabyaye sinzigere nkandagiza ikirenge ku bitaro yabyariyemo yewe kandi uretse nanjye ngo nta n'undi muntu w'umuryango wacu ashaka kazajya kureba umwana yewe uwo mwana atwite se ni umucunguzi ku buryo amukangisha bene ako kageni ariko narumiwe maze yarambwiye ngo n'umuhanda unyura iruhande rw'ibyo bitaro nzawuhungire kure yewe ariko urabizi mune ndakumva mama uwo mukobwa nawe ashobora kuba atazi uwamuteye inda dore ko abamuzi bambwiye ko ngo asambana kurusha isazi yego ubwo arashaka kureba uwo basa mu bo basambanye bose akabona uwo wamuhengekeraho urumva
urumva rero ko naramuka arebesheje ijisho akabona ntawe azibasa azahitamo kugerekaho ubundi akabona kuguhamagara ngo uvayo urebe umwana wawe. ibyo rwose nanjye nibyo naketse mama kuko ndabizi ko abagabo bamwirukaho batagira ingano. ese ubundi uriya mutindi gasa ni w'umusambanyikazi numva ko ajya narara mu tubyiniro y'inyongana n'abagabo ubwo koko urumva yamenye uwamuteye inda. icyo nzi cyo ni uko nta mugabo ashobora kwemera ko baryamana adakoresheje agakingirizo. wowe uzi ugenda ute? wumve ko nawe ubwo udukingirizo tugendana mu isakoshi ahubwo. none se wowe ko numva wikomanga mu gatuza ngo wari uzi ko iyo nda ari iyawe ako gakingirizo ntugakoresha iyo mugiye gukora ayo mabi yanyu? mama nanjye yari yaranze ko dukoreraho pe. none ubwo rero nagambiriye kuzamutera inda ndagenda mushakira imiti isinziriza. ego ko nyimuha mu nzoga atabizi ubundi nkora ibyo nshaka asinziriye. ariko mwana wa burya wangiritse bigeze aho koko. ese kandi mama ugeze habi gutyo koko. ariko seda ubwo bwirwa n'iki ko iyo nshuro imwe wakoze ayo manyanga yaba yarahuje nuko Divine yaba yari mu minsi y'uburumbuke? mama iminsi y'uburumbuke nari nyizi neza kuko ntacyo yajyaga ampisha. naramubariye neza kuko nashakaga kumutera inda ngo ndebe ko yakwemera akambera umugore. none dore arimo kumpeza mu gihirahiro. ariko ubundi muneye kiwizirika ku mukobwa nk'uwo wapfuye umutima utagira umuco namba rwose utagira icyiza na kimwe ngo niwe ushaka kubana nawe kugera naho umutera inda atabishaka bushye utera nk'intanga. mama kuri iyi si Divine niwe mukobwa wenyine nkunda. nta n'undi nzigera nkunda rwose. muri make sinshaka no kumenya niba ku isi hari abandi bakobwa bahaba. ikibazo ni uko uwo mwana nenze ko ariwo mutego uzatuma aza kubana nanjye none nkaba ndeba ugiye kuba umutego w'ikinyoma. reka rero nkugire inama itari injonjori. iyihe mama? ntega amatwi rwose. wowe niwumva ngo Divine yagiye kubyara uzaneke amakuru y'ahantu yabyariye hanyuma urumva ubundi tuzagende turebe uwo mwana maze ndebe ko natubona azamusubiza mu nda ngo tutamubona. ese sheri karamishu uko ndiba tutahagera hafi ariko nibyo yewe ndabona hantindiye kandi ubushize narabonaga ari hafi. mama turahageze rwose ni imbere aha. urumva niturenga iki gipangu turanyura ku kindi gifite igisenge gitukura ubundi duhita tugera kuri ako ka etaje kawe. kwita kanya njyenyine se we ntituzajya tukabanamo sheri? sinakuginze se ngo nkore divorce nzi twibande burundu maze ukantera utwatisha ugahitamo ko nzajya mpora ndi umushyitsi wawe ngo uratinya amahane ya Brigitte. umbabarira da amahane y'uwo mugore numvise urakara nk'impiri y'impeshyi sinayakira. yaraguhabuye? yewe birenze. none yibaza aje akazana na rwa rubyaro rwe numvise rwuzuye urugo. urumva ntabakira baziye rimwe koko? nta kubona nyine guhamitiyemo kuzajya mpora ndi umushyitsi wawe. gusa umunsi nzahasanga hatashye ikindi kigabo nzakinigagura bahakura intumbi. umura nzayibanamo nakamusomera gato nitegura kukubyarira. icyo kigabo kindi ntacyo uzabona rwose. umva ntuzajya uba udahari kazajya kagusigarira ku rugo kaguha amakuru yose. umva shiri imana izamfashe kazaza ari agahungu kuko niko kazabasha gufuhira mama wako maze kakamfasha guhangana n'ibyonnyi bizaba bishaka kunyonera. umva cyangwa ubyumve nyine. ese soni kutatuvugisha bite? watinya umugabo wanjye? nari kuvuga igise ko mwaheze mu biganiro by'urukundo rwanyu nkisanga ndi nyenyine. yesheri ngaha turahageze rero. ngaha urabona ukuntu ari heza cyane. mbega ahantu niburaye neza. ngaha kirari imfunguzo z'urugo rwawe rushyashya hariho n'iz'igipangu dore rw'igipangu nguru iza buri cyumba kigize iyi nzu urumva. ahubwo reka nkwereke reka dusohoke mu modoka maze nyibereke neza yose uko yakabaye. tujye mu cyumba bashyizemo n'amatara meza ubona ko harimo amatara y'amabara menshi anyuranye. uzi ko musomera bivuga nkagira ngo ni urwenya. mbega inzu nziza. reka gisingira indimi ebyiri. urwenya soni. yewe ubundi hari umugabo uza mu buzima bwawe agahindura ibyawe byose nk'uko roho mutagatifu ahindura abayoboke b'imana bose bagahinduka ibyaremwe bishya. nibyo se niko nabigenjeze. impamo y'imana soni wampinduriye ubuzima pe. urakoze sheri.
yewe uko nabitekerezaga siko mbisanze pe numvaga ari akazu kari aho nyine kadakanganye naho ni inzu igeretse we reka ariko ntabirenze ngaho rero shiri akira kingura igipangu cyawe mereza kingura igipangu harya urw'igipangu wavuze ngo ni akangaka gatoya aho gato yego rutoya hanyuma ukingure urebe inzu uko yakabaye kandi umuntu amfashe kuneba niba hari utuntu dushobora gukosorwamo abanzi badukosore vuba kuko mbere yo kwishyura urumva bagomba kubanza bakareba niba hari ibintu bitameze neza nanjye nabishima kikayitaho amafaranga ubundi nkabashashura miliyoni zabo aho rero ni mwisange yumva si mwisange rwose reka rero mu rugo rushya rwa divine n'imfura yanjye na musonera ako kantu sheri akantu k'imfura yacu wongeyeho rwose gatumye nemera kwishyura fatire yose y'inzoga tugiye kunywera ahangaha inzoga tugiye kunywa dutaha inzu zose ku ikofi yanjye ntiwumva se nukura ko zirata mugabo mwiza urakoze gushima sheri rekera kunsomagura cyane rekera aho ngaho rero ahubwo reka nkingure turebe no mu nzu ko hameze ubundi uzane icyo kunywa tuyisukeho amazi kingura turebe mbemwa iyo nzu nayireberaga inyuma nkabona ari nziza ariko mo imbere aho ni agahebuzo ndakajya wabibonye mbega amatara nuko hameze nyine harimo umutuku umuhondo icyatsi niko n'abategetse kuwushyiramo amatara anyuranye imwe iri hejuru indi iri hasi mbega dore inzugi mbega inzugi udukaro twiza cyakora ndatangaye mwayashimye ze n'amakaro hamaze no gushyiramo intebe n'amatapi uzi ko wagira ngo hasanzwe ari mu rugo neza no kwiremba mu busitani hari izindi ntebe intebe z'abashyitsi zirahari ahubwo namwe rwose uyu mukobwa rwose intebe gusa si urumva agenda ari kwimurira umugore wanjye mu nzu itiyubashye sinabikora agiye musundira ndiyubashye urumva ahubwo nimugere no mu byumba hose ariko mutari kuzira mu byumba wagira ngo reka mbanze nicare muri izi ntebe muzamuke no hejuru muri etaje ariko muzamuke muri esikariye reka nanjye nicare muri iyi urebe niba hari inenge maze duhite dutegeka abatekinisiye bayubatse bayikosora tubone kubishyura amafaranga yose mbasigayemo uzi sheri kumvikana ndabona icyo nari nanenze baragikosoye rwose ibindi ubushize igihe tuza kuyisura nabonaga ari sawa pe nta na kimwe nongera kuyinenga hajya ntiwari wayinenze purafo gusara bahise babikosora vuba bangosoye iyi ndayemeye kariya gapurafo kari agaturage ukuntu nibyo si rwose ndabona ari insirimu uzi guhitamo rwose ibintu byose biratunganye nanjye ndishimye kuba munyuzwe nibyo ushatse rero waba ugiye kuzana icyo kunywa tukishimira ibyagezweho ibyo byoroshye reka simugeza nako karikeri maze tube dusomasomaho gake maze inzu yacu tuyitahe twirukanemo amadayimoni yose mu izina rya musonera batsinda rugikubita mu izina rya musonera rwose izina ryanjye na shiri wanjye divine garuka rwose uzane twinywere nanjye ndaba ntembereza sonira urugo rushya rwacu yego ndaje mu kanya gato ndanyama abarebamo rwose areba aho imana igejeje ikorera imirimo umukobwa wa divine sonia we ijisho rero narebye icyakora divi ngewe bino bintu birantangaje ntabwo nari nzi ko umugabo ufite urugo ashobora kwikura inoti akagura inzu imeze itya akayiha umukobwa batashyingirana abagabo n'abana beza soni abagabo kumva iyo munejeje ntacyo atagukorera afite ubushobozi yanaguhijura akakongera n'isi n'inyanja n'amasoko ubu se koko iyi nzu ni iyawe bwite cyangwa ni mushwana azayikwaka usubire gukodesha iki gukodesha jyewe kugira ngo wemere ko iyi nzu ari iyanjye reka ngo usomere amasezerano y'ubugure ubu uburyo njyewe divine mwene kabiri igihe ntajya nywera abiri singaya nzana ndebe ko nakagendanyera mwisutiye nakagendanye nyereka turebe urabona handitse ngo iki reka some ngewe barahira ngurishije inzu na divine
uzi ko ari wowe uriho harwana we ni jyewe reka nkomeze ndebe akaba nyishyuye miliyoni 84 akaba asigayemo miliyoni 1 akazayimpa tumaze gukora mitasiyo ibaze ibaye yanjye byanya ubizi miliyoni zose umuntu arazitanga ngo nuko umutwitiye umwana gusa uracyaburana se ubu ntiwemeye umva ntabwo ari ibyo gusa dore n'icyangombwa cyayo ngiki nacyo kiri utagira ngo ayo ni amasezerano gusa nicaranye we akira yera ijisho twe twarisobanukiwe wa mwana we none se we kuko niba icyangombwa cyanditseho barahira kandi mwamaze kumwishyura ko nyine tutarakora ihererekanya ry'umutungo ubu twamaze gukora amasezerano y'ubugure ariko nyine imitasiyo izakorwa nyuma reza ntiwumvise ko bamusigaye mande kuri byari kuba byiza iyo mukora imitasiyo ukicarana icyangombwa kikwanditseho yego amasezerano y'ubugure nayo ni ingenzi ariko burya imitasiyo nishimangira ko umutungo ari uwawe bwite none se urumva twari kujya gukoresha imitasiyo kuwa gatandatu iyo mwamuretse kumwishyura se mukamwishyura muhita mukora imitasiyo uzi se imbogamizi yabayeho ni iyihe nyine uriya mugabo ngo nibarahira twaguze iyi nzu yari afite urugendo rwo kujya muri amerika ngo sinzi nyine bizinesi agiyemo zizamara amezi 2 kandi rwose njye sinashakaga ko bitinda mu makoni kuko nshobora kubitinza cyamusonera kikisubira ugasanga nikuye amata ku munwa sha icyakora uguye ahashashe ni ukuri kw'Imana gutunga inzu imeze ityo uri umukobwa rwose ni ibintu bidasanzwe i Kigali kuvuga iyi nzu utazi ko mu kwezi gutaha hariya muri parikingi nzaba nahaparitse imodoka ya vewiti nshyashya koko se uriya mugabo aza kugura na vewiti uriya ntabwo ari we imodoka ye izagurwa n'aho mugabo wigeze kudusangana witwa Rugema burya nawe azi kwiyindana itariye ubwo rero nyine igihembo yanyemereye ni imodoka ya vewiti nshyashya ariko mutupi ese we henda ko numva wayigeze y'abantu bose bite byawe ntiyabo nyine kwe umwanya umwe umbwira ngo ni Muneza niye musonera nawe ngo arimo kuguhembera ko mutwitiye nawe niye none nyumvira ngo na Rugema ngo agiye kuguha vewite nk'igihembo cy'uko ugiye kumubyarira ubwo ibyo bintu ni ibiki mbona utarika ariko Sonia ntukaba umwana rwose nguteze ubwo siyo ntiga ubwo bwenge urumva nari kuzabaho nyuma yo kubyara kubona Muneza nta note zifatika agira kandi nanjye naramenyereye ubuzima bwo kurya no kuryama gusa gusetsa none se ubu nubyara musonera na Rugema bakamenya ko umwana atari uwabo uzabakizwa n'igikoko ukwiki umwana se azavuga kuganganitseho papa we azavuga ariwe izina ryera buri wese muri bariya azi ko umwana ari uwe nimara kubyara rero buri wese azajya anyitaho azi ko umwana ari uwe ubundi nkomeze nibere mu butengamare iyo modoka se niyo mwamaze kuyigura ubu tuvugana nicaranye sheke ya miliyoni 90 zose gusa nyine ntabwo nemerewe kuzibikuza kano kanya kubera iki utemerewe kuyabikuza kandi ari ayawe nyine iyo sheke Rugema yayimpaye nk'ingwate ko nari maze kumutunarika mubwira ko iyo modoka nyishaka urumva rero nirindaga ko nazabyara atarampa ibyanjye nyabawe cyese sha ubwo rero yansinyiye iyo sheke ariko nsaba kudahita njya kuri banki kuyibikuza kuko ngo kuri konti hariho miliyoni 70 zonyine ubwo rero ngo nzemererwa kuyabikuza mu mpera z'uku kwezi abantu bose bamurimo amadeni bamaze kumwishyura aha uwo mwana utwite wagira ngo ni umucunguzi si gusa ubu njye ntumiwe abagabo reka barashakaho imbuto y'umwana ufite uburanga burangaza nk'ubwa divine baba batwaye imitima sha niyo mpamvu ubona rero baba bavuye mu byabo ntumameze mbanyunyuze mana yanjye ni ukuri n'ubu buranga bwawe barabukoresheje nk'iturufu yo kurisha imari z'abakiremwa wabimenye ubundi mu makarita hari iturufu bita irya hose wabyumvise uburanga bwanjye rero nabwo ni iturufu irya hose sinzi impamvu ariko utayibona Soni kwa Musonera ngerayo nkarya kwa Rugema nkagerayo nkarya kwa Muneza naho ndarya nubwo tuba ari duke ariko
turye hari n'abandi bagabo rero beza bangahe naho ngenda njyaho duke nshona mana yanjye aha iyo turufu yawe n'ubu warayikinishije neza da gusa witonde mwana wa mama kuko umunsi abagabo bakuvumbuye bazakugabagabana nk'uko inkongoro zigabana inyama z'inyamaswa zapfiriye ku gasozi ahubwo bigendemo gake wibuke ko ari wowe uzamperekeza kwa muganga ngiye kubyara nta kibazo rwose ndahari witegure dore amezi 9 yuzuye ejo hashize ni ukuvuga ku isaha wajya kubona ukabona igise kiramfashe kate amakuru se shaka ko twari tuburanye umva narinda aho wangu nawe waranyiciyeho kandi utereta mushiki wanjye kandi umva nta no kungurira agacupa koko bose nkawe kweri ariko se aho ndi mune uzi ko ari njyewe sobo kusigaranye erega nawe kuko ubona ntibiba byoroshye wangu ndabeshya se kandi nawe ntujya unampamagara basi ngo unamvugishe dupange uko tubona na wa mugani nkugurire n'ako gacupa umva reka nkubwire ngiye kujya ngutesha umutwe buri weekend ngurire icupa n'inywere dore n'ubundi wowe ntushoboye akora isomo urabona se nari maze mbere yawe ahubwo uri mara mbere yanjye ndarimaze nyine yewe iryo ryawe se imyito wagira ngo ribarirwa mu macupa wangu mva kandi kubera iki se urabona atari icupa nk'ayandi se aho makanye umva nkubwize ukuri ngewe ubundi wampububasha nategeka ko imitobe yose icururizwa muri za plasitike gusa yumvira ni ukuri kwibana hanyuma ikinyobwa cyose cyitwa ko kirimo umusemburo kigacururizwa mu icupa nk'iri ngiri ry'ikirahure kuko kubona icupa ririmo ibintu by'ibitobetobe bintera akangononwa ku mutima no ku bwonko sinkubeshye ariko agatete nawe urasetsa rwose none se sha imitobe si ibinyobwa nk'ibindi ubundi reka kubaza wowe ntubizi ko hagati y'inzoga n'icupa bashyiramo bihwanye buriya niba umuntu akubwiye ngo nguciye icupa ntabwo haba harimo ibintu by'ibitobetobe rwose buriya ninkubwira ntinzanzu ngurira icupa ujya umenya ko ari agasembuye mvuze mbese jya wibwira yewe sha gatete we njyewe rero buriya nigeze gusoma ku nzoga rimwe nkiri umwana n'uwopfira shaririye pe bitafata icyemezo navuga ngo ntabwo nzongera kuyinywa mubwije ukuri ntuzahe ibiryoha biba nta miryohere nayo wowe inywere mune uzatinya ikintu gituma umugabo asiga umugore muhurira akaza kurara kuri kontwari mukabaramo inzoga umutobe wagukura mu buriri reka tureke iby'urwenya rero ngo usabe duhindure ikiganiro gato hanyuma ubundi nzanemo ibyanjye na divine se ntimumeranye neza ntiyambwiye ko namutenda wa kintu yewe ibyo byo mu minsi ishe twari tumeranye neza ariko singiye kukubeshya pe ubu maze iminsi ibiri yose ntazi yawe na telefone ye pe yanze kuyitaba ntibishoboka ndakubeshya se ukuntu gukunda se ubu yakwanga kukwitaba ndeka nkubwire kate sinkubeshya ndamuhamagara ntanyitabe mu kandi kanya ngasanga nimero yayikuye ku murongo namwandikira nabwo ntasubize sinzi n'ukuri sinzi ikibazo afite none se kuki utagiye kumureba iwe mu rugo kugira ngo se sinaje kukureba mvuye kuri cya gipangu yakodeshaga ngasanga haragiyemo abandi bantu wiseka ni ukuri niko reka nkubaze divine wagiye kumushakira muri ya aparitema yakodeshaga hirya iyo wumva uri bumusangeho kweri none ubu ngubu ntuzi ko asigaye muri etaje ye bwite ngo kate ngo yavuga neza ngo etaje ye bwite oya buretse divine se yakura amafaranga yo kugura etaje kandi narinzi ko ari wowe wamuguriye iriya nzu mani cyangwa urimo kunjijisha ngo wumve ibimvamo none se shaho ngewe muneza se rwose kuvuze ko ntafite nayubaka kadasitere kuko nakuraho kugura etaje ngo yo guha divine ubu tuvugana rwose yanze ababyeyi badusigiye uruhare rwe yari afiteho yamaze kurumparira urumva nibyo nyuma yo kubona iriya etaje ahubwo niba atari wayimugura ukaba utari unabizi wasanga amenya amabanga ya divine waraye
ariko niba ari wowe ariko ni wowe kuko yarambwiye ngo ni wowe wamuteye inda. none se reka nkubaze gate yigeze akubwira ko ari njye wamuguriye iyo nzu? Divine yambwiye ko wamuteye inda rero nawe wamuguriye iyo nzu, kandi imbere yari yarambwiye ko ari wowe wamuteye inda. bivuze rero ko ari nawe wamuguriye iri etaje, keretse niba ushaka kumisha ko ari wowe wayimuteye. yewe Gatete we, burya babivuze ukuri ngo se w'umwana amenywa na nyina. Ndabyumvise. Inda Divine atwite buriya niwe wenyine uzi wayimuteye. winjisha mani. aha nkujijisha gute? ku Divine yanyibwiriye ko inda ari iyawe. ahubwo ndaje ngo ucire indi cupa kubera ko wakenda mushiki wanjye ntuze no kunyiregaho. umva reka nkubwire rero, amacupa ushaka yose ndayagura, ariko tugenda ujye kunyereka iyi etaje Divine yatujwemo nabo ntazi. urumva ndibaza isano afitanye n'umugabo wamuguriye inzu rwose, nk'iyo nkumva ibikuba birankutse. bebe iburire kibondo umusore ngiye ushatse ibera akanya kandi niko wagikobwa wigisa na nyina sinari maze kukonsa. umva umukobwa wenda ndabona yavukanye icyaka kidasanzwe. uyu nyina rwose tuzajya dusangira icupa namara gukura. yewe kakira ngo ibere umukobwa wacu iwendere mama kibondo, wendere ibere mama igikobwa cyanjye. reba ukuntu gatamitse ibere kagahita gaceceka. rega ibi ni byo biryo bye bikaba n'ibyo kunywa bye. ahubwo se soni ko ushaka kandi karikeri ko kunywa ubu ntiwanyarukira ku kabari ukanzanira nk'inywera. ngahure ese wowe urabura kunywa igikoma ngo kigutere amashereka nk'abandi babyeyi ugakomeza kwiyuha inzoga? igikoma se ni ibiki? zanira inzoga n'inywere, dore igikoma namaze kukizinukwa. siripurize mbega byiza we, felicitasiyo bebe Divine wanjye. yo mbega we, urimo konza agakobwa kanjye shenge, mbega byiza we. ariko uzi ko mutishimye bebe, akiri waba rubereye Divine umugore uzi n'inenge ko mutishimye. ariko ese musoni uwo muntu ukubwiye ko ndi hano ninde koko? ubwo se wabimisha uzi ko umusitari nkawe yabyara bikabibirana koko? uretse nanjye papa w'umwana n'abantu bakurikirana amakuru yose aho batuye hirya no hino mu Rwanda bamenye inkuru nziza y'uko Divine yibarutse imfura y'umukobwa. utambwira ko warinjirwa y'umunyamakuru yamenye ko unabyaye ikajya kuba ari inkuru itahagazeho. inkuru ziri gucicikana hirya no hino hahiya ahubwo. do reba nkuri ikinyamakuru do, reba hano kuri telefone ntubona ko inkuru imazeho amasaha 3. reba se reba uno butumwa hasi banditse bari kumva. reka nsome ndebe ibyo banditse. reba nyine reba ni bwinshi cyane, ari ubutumwa 300. umva Divine we, inkuru yabaye kimomo bakintuwe. kimomo kuri soni. ndabona ariko bakuvuze neza da. bavuze ko kise bakavuga idahi. bakwanditseho humura. umva nk'uyu ko yanditse umutwe w'inkuru ngo Divine w'ubwiza burangaza abagabo yibarutse imfura ye mu ibanga rikomeye. yoncashweho. hasi bakomeje ngo amakuru yizewe agera kuri iki kinyamakuru avuga ko Divine yabyaye umukobwa nubwo tutabashije kumenya umugabo wamuteye inda. gaterwa amacumu. turacyatohoza amakuru ngo tumenye neza papa w'umwana. uwo muvune muhetegeye kuvuga ibyo atahagazeho nkande koko. zabitwaye. umva soni umwana wanjye gira vuba genda ubwire muganga dusezerere vuba vuba. ihute genda umubwire. dusezerera ubwo se urumva bakwemera kudusezerera aka kanya? ariko se genda ubivugeho. uzi ko muganga yatubwiye ko bazagusezerera bamaze kugukorera kontrole ngo barebe niba nta kibazo ufite. wowe genda ubabwire ko dushaka gutaha. ntabwo yabyemera. ariko se atabyemera ubasobanurire ko tuzishyura umuganga uzajya uza kunyitaho ndi mu rugo. urumva genda umubwire rwose. musoni nawe izo ndabyo uzinutsa neza ishyira hasi aho ngaho usohoka utaneza abantu. ihute rwose. ihute ni iki kuko sheri? ariko se ni ya rubanza ki? niko urasurashije itabona ntanatereye umukobwa wanjye koko? ibyo ni ukubera iki? ndakubwiye ngo sohoka utayewe. wowe umwana wawe uzaba umuterura ntawe ateze kukugira. ariko si uwo mushira n'uw'iki sheri? waretse nkareba umukobwa wacu nkamuterura nkamwitegereza nkamukinisha, nashaka ndetse nkarara hano nkazataha ejo ngucyuye mu rugo. ibi ni ikira wimarira umwuka rwose umusoni mbabura twumvikana. wanatakaje insundi ku mwana wawe urahagije.
sohoka cyangwa niba ushaka amahane Ntawe najya shiri. ubimbwire njyewe mpamagare abasekirite uje kuvuze reka nakumira noneho gusa tuyaturutse z'umwana wibarutse mwiza uje kuvuga uwo mushyitsi waje atuga uyasaza atese niko divi uyasaza ati yaturutse feresitasiyo divine mugore wambogoje ikibazo ariko ibi ni ibiki bimbayeho mana yanjye we ibi ni ibiki koko ubu si iwe kandi ateye aturutse urajya hehe uruge urajya he ahubwo se uraza ubwejagura mu niko rugema ko ndeba uzanyuruza ko rwinshi ahangaha hejuru y'umwana wanjye urashaka iki rugema urashaka iki hano nyumvira musonera ndakanyagonye wumve wumve se iki uyu se ntabwo uri wa mukobwa najyaga nkubwira nyine nahoraga nkubwira ko nshaka ko mbyarira akana wowe impossible ahubwo wowe urashaka iki hano ibyo nyese nibyo cyangwa ndarota ruge divine muziranye muto kwiki se umugore wanjye se ageze kagura ubwo se ko mizuba njye muzaniye ururabo rwo kumushimira ko yambyariye akana k'agakobwa wowe urakora iki muri iki cyumba uri muganga urabyaza wowe atasiyo nawe atasiyo genda gake sigo kwitira umugore wanjye wongeraho no kwitira umwana wanjye wavuye mu ntanga yanjye hasoni niba wanavangiye ukaba wataye umutwe ujye kuwuta ku muhanda uvire hejuru y'umugore wanjye urumva rugema ndabizi ko utagiye kunuka igikaranga twumvikana udatuma nkubahuka nyakunuka umusarane se uyu mwana ni uwawe mugezaho genda gake mugezaho ubundi se umwebwe ko ndeba muganira nk'abaziranye muziranye hehe nawe ibi ni ibiki bimbayeho koko umva sone ndakumva ahamagara wa musekirite azavana aba bagabo hano bareke kumena amatwi n'urusaku rwabo bihute umva divine wanjye divine wawe ariko wimvugiramo kandi rugema ugabanya induru uvuga ibyo ushaka kubwira mereza akabuto kacu hatanga tirindirimbiriye impano y'ubuzima watanze ngomo n'imbuto ikomotse ngo buke ndavuze ngo shyira umwana hasi musoni shyirira umwana hasi musoni turarwanira ahangaha ndagukura ubwo bwinyo bw'impingi akora amenyo nagukura amabere n'ibijigo ariko muri mu biki mwabagabo akagabo ndagukuramo ingo data sheri uyu mwana n'uw'ikigabo ariko sheri nyagushirira amaso uyu mwana w'ikigabo kirimo gusukanura ibigambo ahangaha biterekerana cyitira umwana wanjye kandi wumve kiri kunuka n'igikara n'umufuka kandi wumve ndagukura amenyo ako kazuru ndakagira ariko mwaretse kumena amatwi mwabagabo dukize uyu mwana ni uwacu cyangwa ni uwanjye ariko bivuga iki kino kigabo kituve hejuru avana impagarara hano mugabanye induru ikintu kigizwe gusa umuntu rutagira ubwenge divine yabyara n'umuntu nkawe udafite ubwenge wowe uramufite umuntu ufite udafite epfo na ruguru wowe uramufite ibyawe wagira ngo ni ibyakubaye ngabure mwana wa ko ndeba se byari ukubyara byabaye isoko wabona amahoro bose bavuye iko mbona musakuza nk'abari bakora umupira hano habaye iki ahubwo mwe murajyaho habaye iki ubu ako kagaba k'umutegi mubi habaye iki sheri ibi ni ibiki byabaye hano ibi bigabo birimo gutonganira hano ni ibyaha niko Sonia ni wowe mumagara iki cyatumye babateza induru mu cyumba umugore wanjye yabyariye ariko se muneza ubu nkawe wadutuhururanye na nyoko hano watumiwe nande koko wowe na nyoko murajya hehe sinakubwiye ko utemerewe kuza hano aho nabyariye wajijiwe ntabwo ibyo bintu nakosa nkoze ariko bebe nakosa nkoze rwose kuza kukureba nkuzaniye ururabonzanye na mama ngo umwereke umwuzukuru we ndumva ntakoza umwuzukuru we mwana wanjye sisi gusa itazirivaniriza ubundi nkawe ubwenge bwawe wabutaye hehe byakugendekeye bite wanjije naho kubona ureshya nk'ikijojo gituruka ku ijuru gusa naho mu mutwe ari zeru ariko reka kuntuka ahubwo akira ururabo buzaniye bebe hanyuma ubundi rwose usa n'uwo mwana muhe nyirakura muterure amuheshe umugisha wa kibyeyi anamwakire mu muryango umva muneza muri gukina filime urwo rurabo rwawe ruhenyo ko abari urwo akikira wanjije y'umutingi rwose mwukagira imana ntiwarukikira ariko se sheri ariko sheri uramwita sheri ariko kandi ndakuyamye rugemo vuga ibyo uvuga niko sheri uba utaranyiranura na rugema umubwire ko uyu mwana ari uwanjye ari uwanjye igiye musonera none haje n'uyu mugirigiri
nk'isoresore gusa igeze umutwe nkuru yuzi atangiye kwitira umwana wanjye utanuka niko mubwiye umva igenda gake umva sinjye inama n'abana yitonde umva niko rugema wowe uranyumva rugema nyumva ari kurankurikira nawe wagahungu umwana ni uwanjye kuko nijya umuteruye undi amufite ahubwo mwebwe mutoke mwese muhite mutoke none ngaho ahubwo muvuge muvuye hari gusiga igitangaza icyo mutumva ni mwana erega ibyo nakubwiye bibaye impamo ntubyirebera se ko wa mwana afite abamubyaye ibi bigabo birabeshya mama wajyanaga hehe wowe wabyara umwana uyu mwana ni uwanjye njyewe muneza wowe ubyara umwana divine nadukiranure rwose tumenye uwabyaye uyu mwana divine habuze ubundi wabyaye wundi ninde utari jyewe umuteruye wowe se kuri kureba jyewe umufite uzi n'ibindi ntusunike ntereza umwana wanjye wamutinde usa n'isi ya rusahuza ntereza hano ntereza mwana sana hano ariko mutanyikira umwana se mureka kubwira umwana mutamwica mumurekure se nyine nta soni kandi muramuvuna amaboko umwana nagenze ndabona ko nta soni waretse bamumucura n'umwuka mu kanwa rwose ntacyemeza ko ari uwanjye njyewe ubu ngubu ikigaragara cyo gihari ni uko divine twese yakikataza rero kabivemo kagenda urumva musoni wabo divine yadukinnye umutwe atubeshya ko umwana ari uwacu ariko nyirawe ntazwe ubu ntabwo ubibona wowe cyangwa urigaragaje kuri indyarya y'indaya mbi ruharwa sha uri indaya kabuhariwe ndakwemye nawe uri indaya abana ukuntu wiyoberanya ngo ninjye ko kwishyurira ngo miliyoni 80 harya ngo zavuye witi ngo nwitiye umwana hagira ngo umwana ni uwanjye indaya mbi ngo niko ari nk'ibyo byose nawe ndakwemye ibintu habera indaya kutavuga se jyewe ukuntu yaje kuntekera imitwe ngo nimugurire etaje ambesha akankwitiye umwana w'umukobwa none ukaba ureba umwana yabaye uwa bose ariko ibi bintu wabikoreye iki koko divi wese ndabiyamye mumve mu maso bakuve mu maso aka kanya nta gisubizo mfitiye icyo kibazo cyanyu wagikuraho se ubu nimumereze umwana wanjye kwanza mumereze umwana wanjye ibyo mwampaye mwarabimpaye kandi sinteze kubibasubiza ngabanya akavuye di yego umva divi wadukinze ubwiza bwawe mu maso uraduhinjarika ngo dukunde tuguhe ibyacu ariko utubeshya nawe rero urabeshyira ubushya nuteze kuzabijya ngo ubiheregere umva jye mubwire jye musonera jyewe ndagiye ariko umenye ko ibyo wakoze byose wibeshye wanyibeshyeho di wanyuze akadehi mu maso ngo ndire imitungo ariko urabeshyira ubusa iriya nzu nuyimaramo aka kabiri uzanganya uzayimaramo icyumweru kimwe ntabwo ariko mugirire ubuntu kubera inyungu z'uyu mwana nguhaye iminsi 15 nuyirenza ugituyemo uzamenye ko zayituramo ikibyinge kimeneka ibyangombwa byayo mbiryamyeho disi we gabanya kunkangara byarakurangiye umva musoni ngenda twigendere mutumuke twigendere turamubonye nawe ukazi twaguye mu maso ariko usigarana uwo mwana wawe noneho nzarebe ko azaguhesha imitungo yacu ukayirya ukayiheregeza azamutungisha wibesha amayira umva reka nkubwize ukuri iri jambo kandi uryumve urabeshyera ubusa ibinyoma byawe bizafata ubusa bifata ubusa uranze w'ikinyoma urya rimwe nturya kabiri ubwa kabiri uzaba waravugaganye ntuzatinde kubona ko wibeshye urabeshyera ubusa ibyo mwampaye ntimuzabimenya kadisi we ari wowe musonera inzu wanguriye namaze kuyigeramo nawe rugema kandi sheke wansinyiye nubwo wambwiye ko itazigamye nzashyiranye ibikuze ngura imodoka nifuza baba we turagiye nimwohohe umva njye ndumiwe nibuze ubwenge ahubwo ntuzasunutse utuzuru kuri banki ugiye kuri bikuze iriya sheke ninza kubyuka kuko uzarangirira mu buroko we iriya murundi utegetswe kuyirundaho amafaranga
mwabona uko mbikuza miliyoni zanjye 90. Mana tabara uyu mwana rwose nzakujyana mu rukiko nkurega ko wansinyeye sheke itazigamiye urebe ko batazagukanyaga arewe turagiye ngaho tegereza inyungu z'uburaya n'uburyarya ese ni mutumba ubundi n'ubuturi n'ubutumbagane wose nuri icyo Divine nureba nabi ngo guteka mutwe muzakugaruka ku mutwe urabona ibereye nawe uzakugaruka nawe ari ibyanjye ngo biherane ye baba we urantera ubwose kugira ngo ibyanyu nzabiheza kandi nimunarega muzahomberamo n'ibindi yewe none se mwana wa we ko ndeba abandi bagabo bikuye bakaba bagiye wowe usigaye ukikiye uwo mwana ubwiwe n'iki ko ari uwawe mama nawe uzayo nshira nayo mira pe ubu birandenze rwose ntabwo bitarenga akira umwana wawe nanjye nta cyakwemeza ko ari uwanjye rwose we mbega kumiro we umwana w'abagabo bose sabaho mbega isi turimo mbega imitwe neza nagorwa we mama uzi n'ibindi imbere natwe twigendere nta wakwishinga ibinyoma bya Divine mbabara twigendere mama utiki twihute nawe uramwihakanye se none namwihakanye wowe urabeshyera ubusa umwihakanye twazagera na kuredi ndabizi uyu mwana ni uwawe mbihagazeho n'amaguru abiri urumva ugomba kumwemera wamwanga nkazamuzanira nyoko akamwoza akanamurera none se niko Divine uramutsindikaho gahato namugutsindakaho ntabwo ari uwawe ibyo wakoze urabiyobewe uko bigenze noneho noneho amatwi mbanze nkubwira niba warakoresheje uburanga Imana yaguhaye nk'iturufu yo kurya imitungo ya rubanda wirirwa ubabeshabeshya ibinyoma byawe bigeretseho uburyarya urumva ari njye wakwemera umwana ntazi niba ari uwanjye urumva ari njye wabyemera uzi n'ibindi Divine urabeho sigarana umwana wawe witwitiye hejuru y'ikinyoma moneza uyu mwana ukamwihakana ufite ibibazo tega amatwi nkubwire ndakubwiye ngo kuva uyu munsi kuva kuri uyu munota kuri iyi segonda umenye ko umuranzi w'ikinyoma uribwa rimwe utaribwa kabiri uzawurya noneho urya n'icyumweru cyose yewe barakubeshya sigara aho ngaho bazamwonsa mana we Divine we singiye ibyo nakubwiraga urabona imitungo y'abariya bagabo uzayibika kugwa amahoro hejuru y'ikinyoma buriya ntibagiye kukurega bakagushyira mu nkiko ukahasebera koko bazantwara ikise ziriyambuka ntuhasebeye yagende bandege tuzaburana nidushaka tuzagere no mu ijuru iriya nzu ni iyanjye kandi na ziriya miliyoni nzazibikuza nzirye urumva rugema natanayashyiraho kandi nabo nzamuregesha iriya sheke yampaye itazigamye ubundi mpangane nawe kugeza ku mwisho nta soni ntabwo banzi ngiye Divine mwene Kabirigi. muri iki gice cya mbere cy'umukino umuranzi w'ikinyoma wanditswe na Nitanga Jean Paul mwumvisemo Divine mwakinira na Karangwa Liliane, Muneza mwakinira na Twagirayezu Evariste, Musonera mwakinira na Tuyishime Jadofis, Rugema mwakinira na Niyitegeka Graciani, Jackson mwakinira na Mugiraneza Samuel, Sonia mwakinira na Maria Oliva, Brigitte mwakinira na Mukeshimana Jeannette, Muteteri mwakinira na Gasibirege Antoinette, Gatete mwakinira na Ndayambaje Jimmy, Kanakuze mwakinira na Mukamusoni Josephine, Rurangirwa mwakinira na Katarebe Jerome, naho Mariana mwamukinira na Murizaboro Marie Antoinette. Umutoza w'abakinnyi akabe n'abafasha amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugira ijoro ryiza. Ikinamico.